Reka dutangire n'agace ka gatanu ari nako kanyuma gasoza ino nkuru. Twatangiye ku mugaragaro tukaba tugiye kuba twayisoza. Niba mwibuka neza naha ngaha twayisoreje aho umukobwa yaramaje kubona ko bazanye Sharire. Ubwo nawe yaje yirukanka cyane arimo arahamagara ati Sharire we, ati ntago nakizera ko waba ugiye, ati se ko ari wansezeranyije kuri buze tukaba twazana aha ngaha, none birangiye gute? Ubwo nyirakuru wa Sharire yahise amwegeza yategera hirya agera hirya. Umwuzukuru wanjye ibyagenze gute? Ubwo niko yaje ahamagara ati Sharire we, ati umwuzukuru wanjye hoya ntago byaba byarabaye. Umukobwa nawe yatangiye kuba yarira. Umukecuru nawe akavuga ati bino bintu byabishobotse gute umwuzukuru wanjye ko bamuzanye yapfuye? Hoya. Ariko umukobwa yahise atangira kuba yaseka akavuga ati nabikubwiye mukecuru, umugabo wanjye ni muzima, ntago yegeza apfa, ni muzima arahari kandi ameze neza. Umukobwa niyo magambo yatangiye kuba yabwira umukecuru akavuga ati igihe nikigera kandi araza kuba yagaragara, ndabikubwiye ntago ari butinde kuba yagaragara. Umugabo wanjye ni muzima kandi nawe uraza kuba wamwibonera. Uyu nguyu usa ahubwo nanjye mfite amatsiko yo kumenya ikintu kiri mwaha ngaha. Umukecuru ariko agatangira kuba yavuga ati umwuzukuru wanjye yaragiye, gute watangira no kuba washinyagura ayo magambo urimo urakinira aha ngaha? Ibyo bintu ni ibiki? Umwuzukuru wanjye yaragiye. Ubwo niko yatangiye nyine kuba yamubwira ngo arimo arashinyagura, akamubwira ati ahubwo hagarika kuba wayigumya ukina muri ibyo bintu, ahubwo ushaka amafaranga angahe nyaguhereze ube wava hano mu muryango wacu, ureke kuba watubera umutwaro. Ariko umukobwa yaramubwiye ati mukecuru, ati ibintu ndimo ndakubwira nibyo kandi ni ibyanyabyo, nge nta mafaranga nkeneye habe na make nkeneye pe, nge ibyo ndimo ndababwira nuko ari ibyanyabyo, ahubwo reka nze mbe nabibereka ko uyu muntu bazanye atari Sharire. Umukobwa niko yababwiye, ababwira ko uyu nguyu uri aha ngaha atari Sharire. Ariko umukecuru yari yanze kuba yabyemera, agatangira kuba yababwira ati iyaba ari nawe yakabaye yaje kuba yabasezera, ariko uyu nguyu ntago ari we. Umukecuru ariko akamubwira ati umva nkubwire wa mukobwa we, wakicecekeye ukareka kuba wambwira ibyo bintu ngiye ko ndashaka kuba nabyumva. Sharire yaragiye, none ubwo ngubwo ni gute watinyuka kuba wagumye uvuga ibyo bigambo aha ngaha? Ubundi waretse kuba wadushinyagura wa mukobwa, udushakaho iki mu muryango? Ariko umukobwa agatangira kuba yaseka. Umukecuru akamubwira ati ubundi ngewe ndimo ndibaza ikintu urimo urashaka ku muryango wacu. Umukobwa ariko akavuga ati nge nta kintu ndimo ndabashakaho, icyo ndimo ndashaka ni urukundo rwanjye n'umuhungu wawe. Akavuga ati ibyo ngibyo ntago bizaba. Umukobwa ariko akavuga ati bizaba, ngakira mbahereze n'agakomo kanyu niba mutanabishaka, nako kaka necklace. Ubwo ngubwo niko umukobwa yavuze ati ngakira mufate n'ibyanyu niba mutanabishaka. Umukecuru nawe agatangira ati nari nakubwiye ngo ukampereze kare, none urabyanga, urakeka se ko ari bwo ugiye kuba wakampereza ubu ngubu nkakemera? Ubundi urimo uragira kuki? Ushaka kumbabaza? Umukecuru yari yarakaye, noneho ngabona ko banazanye n'umurambo, ariko umukobwa arimo arabimubwira ati ntago ari we. Akanga kuba yabyumva, aramubwira ati ngakampereze nicyo kintu nsigaranye cya Sharire, kampereze. Ariko umukobwa aramubwira ati kano kantu Sharire yarakampaye, none se urakeka ko nakaguhereza kandi ari wowe wakanyihereye? Nagaruka kabimbwira nzakaguhereza. Ubwo niko yahise akuraho cya gitambaro, ikumbi cyari ikintu cy'igipupe cyangwa se cy'igishushanyo utamenya bari bazanye aho ngaho mu rwego rwa Sharire. Ubwo niko yahise abereka ati mwabibonye se? Abandi nabatiye ati si iki ngiki ni igishushanyo. Ubwo ngubwo bose barabibonye, n'abandi nabo batangira kuba bavuga ati iki ngiki ni kimwe bamanikaho imyenda, ibi ngibi turabizi, none se Sharire uyu nguyu ni umubiri wa Sharire yabaye igishushanyo? Ubwo n'abandi nabo bakibaza ati bino bintu ni gute byashoboka, ibi bintu bikunze gute? Ubwo umukobwa yarahagurutse ahaguruka utyo kuko yari arimo arabibabwira. Ubwo Jerime nawe yari yatunguwe cyane, agatangira ati wabibonye Jerime? Jerime nawe akavuga ati bino bintu gute bikunze, ibi bintu bigenze gute, murimo murankinisha, umubiri we uri hehe? Ubwo agatangira kuba yabaza wa mukobwa ati umubiri we uri hehe ko wari wavuze ko bagiye kuba bawohereza? Uyu ni umubiri ko batawuzanye. Umukobwa ariko we yari arimo arabireba nyine kuko we yari abizi ko umuhungu akiri muzima, ariko umuvandimwe we wa Sharire agatangira ati ngewe ndashaka umubiri we, gute muzanye igishushanyo aha ngaha? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati Jerime reka mbe nabaza, nanjye sinzi ukuntu bigenze, reka mbe nahamagara mbanze mbabaze impamvu bohereje kino gishushanyo, reka mbe mbabaze. Ubwo bakira aho ngaho hari uwaje barimo barasuhuza ati Sharire we,
ubwo Sharire we yarayizeye nyirizina. Nuko nguko yaje atambuka gake gakeya ari kumwe n'abarinzi. Ubwo nuko yiyiziye, abandi baratangira ati ye Mr Fisher araje we, ataracyari muzima, ye bishoboka gute? Ubwo niko yahageze rero n'ubandi batangira kuba bavuga ati kandi bari babitubwiye ko akiri muzima twanga kubyumva, none se araje we? Nge nanjye ntago ndabyizera neza. Ubwo ni bamwe batajya bajujura, batajya babura kujujura, bahora bajujura, bari baraho ngaho. Ubwo Hani yatangiye kuba yavuga ati se ubundi kuki mutari mwabyizeye? Umukobwa yaje yirukanka cyane yisohoriza umukunzi we, amubwira ati Sharire we, nari ngukumbuye nukuri. Undi nawe ati Kristali, nanjye umbabarire kuba ntahabonekeye mu gihe. Umukobwa yatangiye kuba yarira, umukecuru nawe akabibona akavuga ati ye ibi ni ibiki we? Umukobwa agatangira kuba yamubaza ati se umeze neza? Umuhungu nawe akamwitegereza ati cyane rwose meze neza, ibintu byose bimeze neza. Umukobwa akamwitegereza agatangira kuba yavuga ati nanjye nagize ubwoba, nkeka ko ushobora kuba wansize kuko nta kimenyetso na kimwe wigeze unyereka. Ati umutima wanjye wari urimo uratera buri kanya. Umuhungu nawe nuko nguko yatangiye kuba yamufata akamubwira ati unyihanganire, basi unyihanganire niba nta kintu negeze nkubwira kijyanye nanjye, ariko urabona ko nagarutse noneho nturimo urambona se? Umukobwa ati nanjye ndabyishimiye cyane, nuko ntarinzi impamvu urimo uratinda. Ubwo ngubwo urukundo rwari urukundo. Nyirakuru nawe nuko nguko yaje avuga ati muhungu wanjye Sharire uri muzima? Aturacyari muzima we? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati kubera iki ibi bintu nyuma y'igihe cyose utigeze wigaragaza? Atuza ubwoba ukuntu wabunteje, wanteje ubwoba. Umukecuru nyine yarababaye, ariko umuhungu yahise amubwira ati nyogoko, ati hari ibintu bimwe nagiraga ngo uze kuba wabona, kuko hari ibindi nashakaga kuba nakwereka, ntago ari ngombwa kugira ngo mbanze nigaragaze, ntari nabanza kugira ngo mbanze nkwereke ukuntu ibintu bimeze. Niyo mpamvu nari nohereje umugore wanjye Kristali, ariko wanze kuba wamwizera. Ariko ntago nabigushinza, byose byatewe na Jerime, niwe wateye kuba ibi bintu byose byaba mu muryango wacu. Jerime niwe wabiteye. Ubwo umukecuru avuze ati ngo nguki ngo niwe wabiteye? Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati Jerime se yateje iki? Jerime nawe atangira kuba yavuga ati Sharire we, ati bimeze gute? Undi yahise atangira nyine kuba yakitanguranya asuhuza Sharire, amubwira ati wari waragiye nawe urahera, uratinda cyane, none nishimiye kuba nakongera kukubona nukuri. Ati nari nguhangayikiye, unyumvire wa muvandimwe ukuntu yigira najywa. Ubwo nawe yaramuvuze ati wari umpangayikiye? Undi nawe ati cyane rwose nari nguhangayikiye. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati rekera kuba wakigira gutyo ngo wari umpangayikiye. Undi ariko akavuga ati nari nguhangayikiye pe. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubaza ati se abantu wanyoherereje muri River City kugira ngo babe banyica, ntago bizi nibwo wari umpangayikira? Undi yahise atangira kuba yajugumira aravuga ati ngo iki? Undi aramubwiye nyine gata abantu wohereje kugira ngo banyice ntago urimo urabibuka. Ariko nawe yahise atangira kuba yakibuka wa muganga wari ugiye kuba yamutera icyuma, yahise akubita ivaze. Ubwo niko yaje yirukanka cyane. Ubwo nguwo yari Mr Hunter, yatangiye kuba yamubaza ati boss umeze neza? Undi ati cyane meze neza. Ariko atangira kuba yamubwira ati fata uwo mukobwa uze kuba wamenya umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose, uze kuba wampereza igisubizo. Undi yaravuze ati cyane boss wanjye, ati ngiye kuba nakubwira. Umubosi nawe tangira kuba yamubwira tugenda umenye amakuru y'umuntu uri inyuma y'ibi bintu wohereje uno mukobwa ngo azanye atake, nshaka kuba namenya abantu bose bari inyuma ya bino bintu. Undi nawe ati niko bimeze rwose, ngomba kuba nabikora. Ubwo nibwo nyine yaje kuba yamenya amakuru ko ari umuvandimwe we, nawe atangira kuba yavuga ati nge nta muntu negeze nohereza muri River City. Ubwo niko yahise aramukobeta amubwira ati nta muntu wohereje. Ubwo atangira kuba yavuga ati sura komeza ubeshye, na n'ubu ngubu uracyongera ngo ubeshye. Ubwo batangiye kuba bamukubita aravuga ati ubu ngubu icyanzanye aha ngaha naje mfite n'ibimenyetso, wa mutindi we, wa mugome we, ku bintu wakoze byose mfite ibimenyetso. Ubwo niko yatangiye kuba yamutera ibipfunsi aramukubita, atangira kuba yavuga ati wimbabaza. Undi akavuga ati ibyo ngibyo ndimo ndagukorera n'ibikeya. Ati sari ikindi kintu uri burenzeho Jerime? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati hoya, ati wikubita umuvandimwe wawe, basi nabanza tubwire ukuri, kuko niba yarohereje umuntu kugira ngo akubabaze, none si ibyo bintu byarabaye? Ubwo arimo aribariza umwuzukuru we niba byarabaye, akavuga ati ibyo bintu gute wabikora?
ukohereza abantu ngo bashake kwica umuvandimwe wawe, ibyo ni ibiki koko? Ubwo batangiye kuba bavuga ati uwo ni Hani. Yatangiye kuba yavuga ati amezi 3 ashize yarabuze, ati byose byatewe na Jerime. Jerime nawe ati urimo urabeshya aho ngaho, ngewe nakoze iki? Unge nta kintu nigeze nkora, murimo murambeshyira. Hari umuntu twari turi kumwe se? Ninde wababwiye se ko yambonye? Ngewe murimo murambeshyira. Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati mubaze sekreteri wanjye Mendi, hari ikintu ye nigeze nkora? Ubwo ngubwo Hani agatangira kuba yavuga ati ibintu byose wakoze byose ubu ngubu byagaragaye, uri umugome, ubugome bwawe bwose bwagaragaye, ubwo sinzi ahantu uri buze kuba wabucikira. Ariko agatangira kuba yavuga ati mubaze Mendi, araza kuba yababwira ukuri, nge nta kintu nigeze nkora. Ubwo umukobwa yese atangira kuba yajya hasi, ahita atangira kuba yavuga ati Jerime sorry, ni ukuri ntago ngiye ibi bintu nabyihanganira. Ariko umukecuru yatangiye kuba yavuga tugiye kuba wavuga iki wa murozi we? Ni iki kintu ugiye kuba wavuga ahangaha? Atangira kuba yavuga ati uyu nguyu niwe mwunganizi wanjye, rero niwe muntu uzi ibintu byanjye byose nakoze, nta kindi kintu ngiye narenzaho, we nabibwirire, niwe wababaje umuvandimwe wanjye, nge nta kintu nigeze nkora. Umva Jerime ngo aratangira kuba yabishyira kuri uwo mukobwa ngo niwe wabikoze. Rero atangira kuba yabwira Sharire ati Sharire we, wabyumvishije se ko ngewe ntari umugome? Uno mukobwa byose niwe wabikoze, nge nta kintu nigeze nkora kibi, kuko ngewe nta n'ibyo narinzi, uno mukobwa niwe wabikoze. Unyumvira ukuntu yahise abishyira ku mukobwa. Umukobwa nawe yarumiwe, atangira kuba yavuga ati wigumya uri muri ikinishwa ibyo bintu gutyo, ibyo ngibyo urakeka nge nakwizera? Ubwo niko bamubwiye ati urakeka nge nakwizera? Agatangira kuba yavuga ati kubera icyo utanyizera muvandimwe, ngerega ndagukunda, nashyizeho abantu ngo bagushake, kubera Mende agiye kuba yadutandukanya. Undi akamubwira ati rega wari boss byibuke, ntago yari kuba yafata ibyanzuro, wowe utabizi, byose ni ubugoryi bwawe kandi byabaga ari itegeko ryawe, rero byose byakozwe nawe, wishaka kuba wakina iyo mikino ahangaha. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamubwira, aramubwira ati rero no mukobwa, ntago mu bimenyetso dufite bigaragaza ko ari we wabikoze, byose bigaragaza ko ari we wabikoze, ahubwo we bakujyane kuri polisi. Undi yese atangira kuba yavuga ati hoya muvandimwe, winjyana kuri polisi ni ukuri, hoya Sharire we, ndakwinginze ni ukuri mbabarira, wishaka kuba wankorera bino bintu by'ubunyamaswa muvandimwe, ndakwinginze. Ubwo nuko nguko yagiye atangira kuba yasaba imbabazi ati ntago nshaka kuba nafungwa. Ariko umuvandimwe yaramanutse ati ntago ushaka kuba wafungwa? Ibyo se ni ibiki? Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati waratinze cyane, iriya mikino yawe ntukeka ko ari we wari uzi ubwenge ngo kuba wayobora famiye, ntago ari kuri wari kuba wayobora we bagufunge. Nuko nguko yanaze amaheru hasi, ariko yaravuze ati bagende bamufunge. Undi atangira kuba yabwira nyirakuru ati nyogoku, nukuri nsabira imbabazi, imfasha ndakwinginze, nsabira imbabazi, ndakwinginze nsabira imbabazi. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati ntago nshaka kuba nafungwa, nsabira imbabazi nyogokuru we, nukuri nsabira imbabazi. Umuhungu yagiye haratakamba, aratakamba umunyabyaha, Jerime ajya hasi aratakamba. Ariko Hani yatangiye kuba yavuga ati nibagende bagufunge ku byaha byawe wakoze, bagende bagufunge wa mugizi wa nabi we. Nako uyu nguyu ni Mr Hunter urimo urabivuga, yavuze ati mujyane mu mufunge, munamukanyage n'ibindi yakoze bibe byasobanuka. Ariko babavumbye na bati bino bintu ntago nabyizera. Ati se burya koko bya bintu byari byo ko umuvandimwe ashaka kuba yakica undi bantu bavukana? Ibi bintu ni bwoko ki we? Abandi bagatangira ati nanjye bino bintu ntago nabyizeraga we, ibi bintu gutya nuko yatekerezaga, mbega. Ubwo umuhungu baramukarabye na nyirakuru aramureba aramwitegereza. Abandi bo barimo barajujura bavuga ati uyu muntu rwose yarahindutse cyane, ntago nakekaga ko ari we wabikora. Nanjye numvaga ko umuvandimwe we yaba yarapfuye mu bundi buryo, ariko siniyumvishaga ko ari we waba waramwishe. Jerime ni umugome, ni ukuri bagende bamufunge nuba ari uko nguko. Ubwo bose bakavuga ati nanjye ntago nabyizeraga pe, Jerime nuba ari uko nguko ameze, no muri gereza ni heza, bashaka ahandi hantu bamujyana kuko gereza naho ni heza. Ubwo nyirakuru yaravuze ati nanjye nta kindi kintu narenzaho, ni ukuri bagende bagufunge. Jerime agatangira ati hoya, akavuga ati ngiye mba ngufashije iyo uza kuba uri umuntu mwiza, ariko nta kindi kintu narenzaho, ntago nagufasha, genda bagufunge nk'uko umuvandimwe wawe abigusabiye, kuko ashobora no kuba gukunda kundusha, kuko yageragezaga kuba yakurinda ibintu byose akabigukorera byiza,
nanjye ntatekerezaga kuba nagukorera, ariko wireba ibintu mwituye. Undi yaravuze ati basekirite muze mu mutware. Undi atangira kuba yavuga ati hoya hoya, ndakwinginze wibikora. Ubwo nuko nguko byagenze, baza kuba bamufata ngo babe bamujyana. Atangira kuba yarira avuga ati hoya 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 nyogokuru, ndakwinginze inyogokuru we. Ubwo nuko nguko yagiyeho, atangira kuba yasaba imbabazi. Igihe kitagishobotse bamujyana utyo. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo Sharire nuko nguko yatangiye kuba yabwira nyirakuru ati tugende tujye kuba waruhuka, ati ntiwite ku makosa y'umuvandimwe wanjye, bira byose byarangiye. Umukecuru nawe yatangiye kuba yavuga ati umutima ndumva rwose nukuri uri murandya, ntabwo nari nzi ko bira bintu byose ibyabaye atari ko Imana ishima ubwo ugarutse uri muzima, biranshimishije cyane kuba ugarutse uri muzima. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati bundi amakosa yose ni ayanjye. Ariko umuhungu yaramubwiye ati hoya nyogoku, ati amakosa yose ni aya Jerime, wishaka kuba wakishyiraho icyaha wowe nta makosa ufite, biriya niwe wabikoze ku giti cye kandi nta wundi muntu wamugiriye inama. Rero amakosa naye agomba kuba yayishyurira, we nta kindi kintu wakiciramo urubanza. Umukecuru nawe yarabyumvisha ati ariko niko bimeze, ariko atangira kuba yakishima, akumva rwose ko niba ari byo. Atangira kuba yamubaza ati se Sharire we, uyu koko ni umugore wawe wa nyawe? Undi nawe ati cyane rwose uyu ni umugore wanjye. Atangira kuba yamubwira ati igihe nari nabuze ibitekerezo byibutsa, ati uyu niwe muntu muzima cyangwa se umuntu mwiza nabonye impande yanjye, wanyizeye nkiri umusabirizi, rero niwe mugore wanjye. Rero kino gihe cyari kigeze ngo namwe mube mwamubona. Ubwo bakiri aho ngaho hari uwaje atangira kuba yamubwira ati nari mbizi ko ukiri muzima, ni ukuri sheri wanjye. Undi yaramubwira ati Roza, ebo ndetse. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati urimo urakora ibiki, ati ko utantumiye. Ubwo ngubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ko mutantumiye muri ibi birori byagenze gute? Undi yatangiye kuba yavuga ati nukuri nari nakererewe nje kuba nakureba, none se ntago wari unkumbuye? Ubwo yahise amubwira ati rata Kristali we, ati uyu nguyu bamwita Roza, ati ubu ngubu uyu nguyu ni inshuti ya mukecuru, ati rero nanjye we banza urebe, uyu ni umugore wanjye, urimo urabibona se? Yese atangira kuba yamubwira ati hoya Sharire we, ati nta impanuka igihe yabereye, none se nuko wari wasize umbwiye ko tuzakora ubukwe, none ukaza umbwira ibyo bintu, ibyo ni ibiki? Naragutegereje igihe kinini, none uje umbwira gutyo? Ibyo bintu ni ibiki igihe nagutegerereje ngo uzagaruke, none uje umbwira gutyo? Umukobwa aritegereza ati se mwarakundanaga we? Undi atangira kuba yamubwira ati amezi 3 ashize impanuka yabaye, rero ibyo ngibyo byo kuba nyine narakubwiye ko dukundana, ibyo ngibyo byo wibiteganya cyangwa se wigumye ubitekerezaho. Dore uyu nguyu urimo urabona, reka mugupresente, uyu nguyu niwe mugore wanjye, tugiye kuba twabana, bamwita Kristali Mura. Undi yaravuze ati hoya ntago nabyizera, nukuri ntago nabyizera Sharire we, ati gute wankora bino bintu? Wari warambwiye ko tuzakora ubukwe tukabyara abana, none si ibi bintu nkoze ni ibiki? Undi yahise atangira kuba yamubwira ati hoya ntago ibyo ngibyo byabaho, ati uyu mwanzuro se waba uwufashe gute? Tekereza neza nukuri Sharire, ati utandisha umutima, ati fata umugore wawe w'isezerano, ibyo byo kubura ubitekerezo n'ubundi wakongera ukabibura ukabigarura, ukongera ukibuka ko mwakundanaga, ibyo ngibyo wibijyaho cyane. Umuhungu yumvishije ukuntu barimo baramuhata amagambo, atangira kuba yacika intege, akavuga ati baye iki. Umuhungu yatangiye kuba yaribwa mu gatuza, akavuga ati ndimo ndababara. Umukobwa atangira kuba yamubaza tumeze neza, ati tugende, ati tugende. Nuko nguko yajyanye umuhungu, ariko tubonye ko haje undi mukobwa noneho ngo bakundanye. Ubwo nuko nguko bagiye, ntihashize akanya dore umuhungu nyine yari amaje kuba yakongera kumera neza. Ubwo umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yamwitegereza, aramureba atangira kuba yamubaza ati Sharire we, atangira kuba yamubaza ati se biri seriye ninjye njyenyine ushaka kuzabana nawe cyangwa ushaka kuzaba wambabaza? Umukobwa nibyo yatangiye kuba yamubwira, akamubwira ati ubu ngubu nanjye nyine bitewe n'ibintu maje kuba nabona, ahari ndabona ntakiri uwawe, naba nakigendera nukuri. Ariko umuhungu yaramubwiye ati hoya wigenda, ngenda gukunda, ibi ngibi nashakaga kuba nabikubwira ndetse ndi kumwe na nyogokuru, nkaba nabikubwira nawe ukabyumva,
ariko umutima nyine byananiye kuba nabyumva neza. Rero ntabwo nshaka ko wagenda. Roza we ntubyiteho, byabiriya kundanye nyine byararangiye. Rero ubwo atangira kuba yamubaza ati se mu gatuza basi bimeze neza? Umeze neza ubu ngubu noneho? Umuhungu akamubwira ati cyane rwose meze neza, ibintu byose bimeze neza. Ubwo nuko nguko abandi bo bigiriye mu rukundo. Akamubwira ati ubu ngubu ndumva umutwe umereye nabi, ariko nta kindi kibazo. Umukobwa akamubwira ati se waretse tukaba twajya kwa muganga? Umuhungu ati hoya, nta byo kujya kwa muganga, uwo nshaka ni wowe gusa. Umukobwa atangira kuba yamubwira ati se noneho? Ati se urajyana nanjye? Ugiye kuba wajyana nanjye se? Umuhungu nawe ati cyane rwose ndajyana nawe, ibyo kuba ndimo ndababara umutwe ntabwo ndimo ndabyitaho, nta n'undi muntu twajyana atari wowe, ahubwo tujyane mu rugo. Nuko nguko bigendeye. Ariko Roza yari ari kumwe na mukecuru, atangira kuba yamubwira ati nyogoku. Undi nawe ati ki? Atangira kuba yamubwira ati se noneho ibino bintu wowe urabibonye koko? Ni gute Charire yazana uriya mukobwa ngo bita Kristali ngo bagiye no kuba bashyingiranwa? Ibi bintu wowe urabyemera? Reba imyaka yose twakundanye, none reba ukuntu agiye kuba yampobagiza. Ubu ndi kubona njyewe ndi mubi, ibi bintu nkoreye ni ibiki? Undi yahise atangira kuba yamubwira ati ndaza kuba naganiriza Charire, ndabizi araza kuba yaguhitamo, natabikora nanjye ndahitamo ibyanjye. Umukobwa akavuga ati yari yarambwiye ko ari njye mugore wenyine azashyingiranwa nawe, none reba ibintu nkoreye. Uriya mukobwa ahubwo ndi kubona ashaka amafaranga, ntago amukunda. Unyumvire nyine gucomeka mu icecuru amagambo. Akamubwira ati uriya mukobwa ashaka kuba yamutwara, ariko ntago amukunda, we ashaka amafaranga, gashobora kuzanamubabaza. Nicyo kintu ngiye namubonyeho uriya mukobwa. Umukecuru nawe atangira kuba yavuga ati uko ari byo. Umukobwa nawe ati natebuka ashobora kuzashiduka yakoze amabara. Umukecuru yaravuze ati ndaza kuba navugisha Charire, kuri ibi bintu ndaza kuba namuvugisha, turebe icyo twakora, kuko uriya mukobwa niba ashaka kuba yaturya amafaranga. Ubwo baratwereka aho ngaho batangiye kuba batwereka musaza wa Kristali ari aho ngaho arebye muri telefone ati ye, uzi uko ndebye aha ngaha nkabona wamusabirize koko ari we Charire wa nyawe ya kampani we. Umugabo nawe ati ibi byashoboka gute? Uwo mugabo koko azwi mu gihugu bigeze aha ngaha tukaba tutari tumuzi. Abandi nabo bagatangira ati mana yanjye, ati mega we, za miliyoni we, za miliyoni zose naciye. Ubwo niko bagiyeho batangira kuba bavuga ati reba nawe ibintu wakoze, iriya sheke ubundi wayiciriye iki? Wayiciriye iki ubundi ko uri ikigoryi? Urebe ukuntu batangiye kuba basubiranamo. Akamubwira ati papa ntabwo nabyizeraga, iriya sheke nari nzi ko ari iya feke, niyo mpamvu nanjye nahise nyifata nkayicagagura, atari ku uyu munsi menya ubwenge. Akamubwira turi ikigoryi, reba ibintu wakoze biriya bintu byose, none se kuki utabanjije kuba wamenya niba iriya sheke ari iya feke cyangwa ari iya nyayo, warangiza ukajya aho ngaho usaba imbabazi z'ubusa gusa? Ariko akamubwira ati papa nanjye sinari nabitekerejeho, nari nzi ko ndimo ndakora ibintu bya nyabyo, nari narakaye, ziriya miliyoni rwose zirambabaje cyane pe. Unyumvire nyine ukuntu batangiye kuba bavuga. Ariko akavuga ati subwo ngumva ibintu urimo uravuga aha ngaha ibyo ntago bikenewe. Ariko akamubwira ati se noneho tuvuga ibiki papa? Ibintu byose byarangiye, ibintu byose byararangiye, nanjye ubu ngubu nabuze ikintu nakubwira bitewe no kubura ari amafaranga, ndumva nanjye nakiyahura pe. Undi nawe akavuga ati nganyumvira n'ukuri ari amafaranga yose, baba we, mbega. Ubwo nyine bibutse ukuntu ya sheke bayiciye, bakimara kubona ko Charire nyine ava mu ngagari, barabibonye atangira kuba yavuga ati reba sha biriya bihumbi byose, ziriya miliyoni n'ukuri zose ni ukubera iki wabikoze? Ntabwo wari kubanza gutekereza ukavuga ati basi iyo mba nyafite hazabanza kuba namenya ukuntu bigenda? Akavuga ati ntabwo nigeze mbitekerezaho n'ukuri. Rero numvaga ko uriya muvandimwe tutamutangira ubuntu, rero numvaga byarutwa nkanafungwaho kugira ngo bamutware, none ibintu byose birangiritse. Ubwo basigaye aho ngaho barimo baritonganya bavuga ati biriya bintu n'ukuri bigenze gute? Ubwo nuko nguko umukecuru yaje atangira kuba yababaza ati se ko mbona mwarakaye bite byanyu? Umuhungu ati mama. Ubwo we yari ataramenya ukuri, rero yatangiye kuba yababwira ati uzi se, ati tumaje kuba twamenya amakuru ya Kristali, ati Charire noneho n'uwa nyawe ya kampani arayifite. Umukecuru nawe ati ngo iki? Ati se nibyo bya nyabyo we, ati wa muhungu mwiza buriya ni umukire bya nyabyo. Ubwo bo bari batarabyizera, akavuga ati niwe Charire Fisher bya nyabyo nk'uko babivugaga. Ati yego rwose.
umusaza w'amarira yatangiye kuba yagwa, akavuga ati ziriya miliyoni zose zari ziri kuri sheke kino cyana cyawe cyaraziciye, ubundi iki ngiki ni icyawe, reba ibintu yakoze Tayira, rwose ibintu yakoze yaraziciye. Umukecuru nawe yararakaye aravuga ati vaye aha mbanze nguhondagure, ubundi wowe ukwiriye ibiti kuri ibi bintu wakoze, reba ibintu wakoze, wowe ukeneye gukubitwa, reka nze mbanze nkwereke. Ariko agatangira kuba yavuga ati gukubitwa mama, hoya ni ukuri, munyihanganire natwe urebye ibintu twari turimo byari bikenewe. Ajyaho ati ngewe ndeka nze mbanze ngukubite, ngewe ibintu wakoze ni ibiki, uzi uko nakiyahura? Umugabo atangira kuba yamubwira ati hoya wikiyahura sheri, kwiyahura ntago ari ibya nyabyo, ati ahubwo tugombe tujye mu mujyi tujye kuba twabasura tunabasaba imbabazi, ibyo bintu urumva atari byo? Ubwo nuko nguko umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati bagende bigire abantu beza, atangire kumubwira ati tuze kuba twanamusaba no ku mafaranga, naho kwiyahura byo ntago ari byo, reka tube twajyayo. Ariko akitegereza umuhungu ati wakigoryi we. Ubwo nuko nguko bavuze ati twigendere kuba twareba izo miliyoni sha, ati miliyoni 100 wowe urazumva? Ubwo nuko nguko abandi bo bari biryamiye, umukobwa n'umuhungu bari biryamiye aho ngaho, ariko iwabo barimo barasubiranamo kuko nyine bari baciye sheke, none babonye ko umuhungu mu binyamakuru bamuzi. Rero umukobwa nuko nguko yabyutse avuga ati mana yanjye ndumva ameze nabi, reka mbe najya kuba nagarura. Umukobwa yari agiye kuba yaruka, umuhungu we yasigaye yisinziriye nta kibazo na kimwe yifitiye. Ubwo niko umukobwa yabyutse ajya kuba yaruka. Ariko reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Umukobwa yatangiye kuba yakibaza ati se naba ntwite, ibi bintu ni ibiki? Unyumvira ikibazo umukobwa arimo aribaza niba yaba twite. Ubwo ntibyatinze nuko nguko yabyutse, avuye aho ngaho yaraje. Umukecuru yari yicaye aho ngaho atangira kuba yamubaza ati se mukecuru, ko wicaye aha ngaha muri iki gicuku bite? Undi yatangiye kuba yamubaza ati ngiye nari ngutegereje, ati hari ikanzu nari ngufitiye, none se ko wambaye iyo ngiyo bite byawe? Undi yatangiye kuba yamubwira ati kanzu bite se, wayimpaye nkajya guhindura se? Reka mbanze mpindure. Agiye kuba yagenda aramubwira ati hoya uretse usharira abanza aryame, nari nkeneye kuba navugana nawe, ngwino tugire ibintu tuganira. Ubwo niko yaje nawe ngo agire ikintu aganira nawe. Aho hari umuganga. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati uyu nguyu urimo uramubona, uyu ni umuganga. Ati rero ikintu nshaka kuba nakubwira ni ku bijyanye na Sharire, nagiraga ngo umufate umugende w'umwite wo muganga, atari kowe ntabwo ngukeneye mu muryango wacu, nshaka ko wagenda ukajya kure, bese byaba naba ngombwa ukisubirira iwanyu cyangwa ukava no muri kino gihugu, ariko sinshaka ko wongera kuba wahura na Sharire. Niba ari amafaranga yakuzanye ngenda guhereza amafaranga, ariko ugenda ujye kure ya Sharire, urimo urabyumva neza? Umukobwa yaravuze ati hoya, ati se na n'ubu ngubu ntabwo uranyizera ko ngiye nshaka kuba nakundana n'umuhungu wawe? Umukecuru ati ibyo ngibyo ntabwo ndabyizera, icyo urimo urashaka ni amafaranga. Nge rero ndimo ndakubwira jya inyuma ya Sharire, ugenda ujye kure cyane, kuko urabona ko n'umuvandimwe we byose byatewe nawe kugira ngo ibintu byose byangirika, ariko ngenda guhereza amafaranga, ugenda ujye kure cyane y'umuhungu wanjye. Ubwo nibyo umukecuru yasabye ngo umukobwa ajye kure y'umwuzukuru we ari we Sharire. Atangira kuba yamubwira ati hoya nyogoko, agiye kuba yavuga aramubwira ati ceceka aho ngaho. Ubwo umukecuru yari yisize insenda yarakaye cyane, nuko nguko yakuye iyo sheke, aramubwira ati aha ngaha hariho miliyoni 10, akira zino miliyoni 10 zifate, ugenda ujye kure cyane, ndakeka zirahagije ku mafaranga washakaga. Izi ngizi se wari waziteyemo imibare? We zifata ujye kure cyane, ujye kure ya Sharire ugende. Umukecuru nuko nguko yabyanzuye, aramubwira ati n'ubundi nta mbaraga nyinshi ukoresheje kugira ngo ube wayabona, rero ufata no mafaranga ugende. Ubwo umukecuru nyine wa mukobwa ngo ni Roza yari yamaje kuba yamuteramo imiti amubwira ko uriya mukobwa ashaka amafaranga, rero yarayamuhaye ngo yigendere. Ubwo umuhungu we yari akiryamiye, ariko abyutse areba umukobwa aramubura. Tangira kuba yakibaza ati se Kristal ari hehera? Ubwo niko yatangiye kuba yareba impande n'impande, ariko umukobwa we twabonye ko bamuhaye urufito ingabe yagenda. Ubwo nuko nguko umukobwa yari ari aho ngaho, nako wa mukecuru yari yicaye aho ngaho, umuhungu we nawe yari yataye umutwe arimo aragenda ashaka Kristal.
akareba akamubura. Ntabwo yabonye ko umukecuru we yicaye inyuma, ntabwo yabyitayeho. Ubwo nuko nguko akimara kuba yamubura yarahindukiye arebye neza, yese abona mukecuru atangira kuba yamubaza ati mukecuru, ati se kuri aha ngaha wegeze ubona Kristali? Undi nawe yatangiye kuba yamubaza ati rata Sharire we umeze neza? Ati wabyutse se? Ati dore muganga nguriya aje kuba yakwitaho. Ariko umuhungu nyine bagatangira kuba bamurindagiza, akamubwira ati rwose ibintu biraza kuba byagenda neza, ari hano kuba yakwitaho, hahandi wari urimo urababara araje rwose akwiteho, ibintu byose biraba byagenda neza. Ubwo ariko akamubwira ati hoya mukecuru, ibyo bintu ndimo nakubaza kutarimo urabinsubiza wigeze ubona Kristali? Ariko akamubwira ati hoya Kristali namubonye kare, atariko yambwiye ko agiye kuba yagenda, we ntugire ikibazo, n'ubundi uriya ntabwo yaragukwiriye. Akamubwira ati ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ariko ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ngiye ngo ntabwo yarankwiriye? Kristali se yagiye hehe? Ngiye ko aricyo kintu ndimo ndakubaza. Umukecuru akareba hirya, umuhungu ariko akamubaza ati kubera icyo utarimo urambwira? Ariko undi akavuga ati bino bintu yabonye atabishobora, rero yahisemo kuba yakisubirira iwabo, yagiye kure cyane. Undi akamubwira ati kandi mu ijoro ryashize twari turi kumwe, yagiye ryari se? Yagiye ryari? Ubwo niko yatangiye nyine kuba yabaza umukecuru ngo igihe yaba yagendeye, ariko agatangira kuba yamubwira ati ahari ndakeka hari ibintu bibi ushobora kuba wamubwiye, reka njye kuba namushaka. Ariko akamubwira ati hoya nta bintu bibi namubwiye, niwe wafatiye umwanzuro kuba yagenda ngo agiye kuba yakisangira ababyeyi, n'ubundi ngo kino gihe ntabwo yashakaga kuba yashaka, ngo igihe cyari kitaragera rero ngo yisangiye ababyeyi be. Rero ubwo urumva ntabwo yashakaga kuba yaguma aha ngaha. Ubwo igisobanuye nyine uraza kuba wamuvugisha kuri telefone, ntabwo ari ngombwa kuba wajya kumureba. Ubwo umuhungu nyine yarabyumvishije, nuko nguko nawe yagarutse atangira kuba yabwira mukecuru ati ba wicaye aha ngaha, tubanze tuyabare. Ariko atangira kuba yamubwira ati uzise n'ibindi, ati niba yagiye kuba yareba ababyeyi be, atari ko ushobora kuba wumvishije nabi mbere na mbere, ati ababyeyi be nabo ntabwo bashakaga ko tubana, atari ko basigaye babikunda. Ariko atangira kuba yamubwira ati muhungu wanjye, ati tuza, we na Kristali ntabwo mujyanye, ni ibintu bibiri bitandukanye, ntabwo bijyanye pe. Ubwo umukecuru nyine yatangiye kuba yamwangisha Kristali, akamubwira ati ni ibintu bibiri bihabanye, rero wabona undi muntu, reba Roza ari hariya mumaranye imyaka, naho uriya mumaranye amezi angahe niwe mugiye kuba mwakihutira kuba mwabana. Reba ni ukuri were wikiteza ibibazo uzana uriya mukobwa utazi ibintu bye. Ariko yaramubwiye ati hoya Kristali ntabwo ari uko ameze, yanankunze ngewe mwanameze nabi, rero niwe muntu nshaka kuba nabana nawe, Roza ntabwo nshaka kuba nabana nawe. Umukecuru ati kubera icyo udashaka kuba wabana na Roza? Ni ukubera icyo udashaka kuba wamushyingirwa? Ibyo bintu ninde wabikubwiye? Ninde wabikubwiye koko? Ubwo ngubwo bagatangira kuba bamubwira ati reba ndashaje, ariko ntabwo ushaka ko nanjye nakishima nk'abandi bakecuru bose, ni ukubera iki? Umuhungu bijyaho biramucanga, aravuga ati ndeka nigendere. Ubwo aho ngaho barimo bararya umukobwa nuko yaje, papa we mwitegereje ati ngo iki? Ubwo nuko nguko nyine yahise kubona abona umukobwa waraje. Umukobwa yatangiye kuba yababaza ati se bimeze gute? Ubwo batangiye kuba bavuga ati none uradusuhuje uratuvugishije, ibyagenze gute se mukobwa wacu, ibintu bimeze gute? Ubwo nyine batangiye kuba bamusuhuza neza, bakamubaza ati uko twari tugiye kuza kugusura, habuze gatoya n'ukuri twari tugiye gufata ibyo kurya ngo tuze kuba twaza kugusura, ngo turebe ukuntu mubanye we na Sharire kuko twari tubakumbuye. Ibintu biragenda se? Jye na papa wawe n'ukuri twari tugiye kuba twaza kugusura, ibintu bimeze neza se? N'ukuri habuze gatoya twari tugiye kuza kuba twagusura n'ukuri. N'umusaza ati niko bimeze. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati uriya muhungu usameze neza. Ubwo agatangira umuhungu we ntago yacaga ku ruhande, agatangira kuba yavuga ati se uribuka ya mafaranga yari ari kuri ya sheke twaciye? Ati biriya bintu twaje gusanga ari impanuka, rero dushaka kuba twakora ibiganiro na Sharire akongera kuba yayaduhereza pe. Ubwo n'umukecuru nawe agaseka, umukobwa akitegereza akabitegereza nyine, kandi nawe bamukubise ifungo ngo abe yakigendera. Ariko agatangira kuba yamubwira ati se hagati aho ngaho nta kintu uri butubwirera, ya sheke se buriya ntago yakongera kuba yayiduhereza? Ubwo n'umusaza ati niko bimeze ra, turimo uravuga ukuri, tureke kuba twaca ku ruhande, dushaka kuba twaganira na Sharire akaba yaduhereza ku mafaranga, kuko buriya umukobwa wacu muraberanye pe.
ati muraberanye nukuri mukobwa wacu, muraberanye, wabazana mama wawe, uriya niwe mwuzukuru wacu wahazaza, dushaka kuba twagushyingira nukuri, biriya bintu ni ibya nyabyo. Ubwo nyine batangiye kuba bagenda bakajyaho, umukobwa akabitegereza akareba ukuntu barimo barisekera, ariko umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati papa, ati se ubundi hari ikintu urimo uribuka ku bijyanye na Charles? Nibyo umukobwa yatangiye kuba yamubaza. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati nta kintu na kimwe wari uzi kuri Charles, nta n'ikintu na kimwe wigeze umumenyaho, ahubwo w'icyo urimo urashaka ni amafaranga. None si byo bihuriye hehe? Ngo kuba ari umukire basi wenda urumva ko ngo bihagije, ariko ngewe ntabwo nagushyigikira kuba nakubwira ibyo bintu. Ibyo bintu murimo murakora nta bintu birimo bizima, ibyo by'amafaranga njye nta kintu nabashyigikiramo. Ubwo umukobwa rero yatangiye kuba yababwira ati uzise n'ibindi, ati ubu ngubu ngewe nagatewe ipfunwe namwe bitewe n'ukuntu mwitwara. Ubwo mama agatangira kuba yavuga ati gute wabwira papa wawe ayo magambo, gute wamubwira ibyo bintu, ni gute wowe? Umukobwa batangiye kuba nyine bamubwira, akamubwira ati se gute wowe utarimo uragenda ngo ujye kuba mu rugo rwa Charles, ibyo bintu wabyanzuye ute? Umukobwa agatangira ati nyine ubu ngubu nanjye nabitekerejeho nsanga ntagomba kuba naba mu rugo kwa Charles, ubu ngubu nanjye ngiye kuza kuba naba aha ngaha, ibyanjye na Charles byarangiriye aha ngaha. Umusaza ati ngo nguki? Ugatangira kuba yababwira nyine ko we yavuyeyo, rero avuga ko we agiye kuba yakishakira amafaranga, ababwira ko na mukecuru nawe yabyanze ko babana ko nta mafaranga yamuzanye. Umusaza akavuga ati gute wabyemeye? Wabyemereye iki? Wabyemereye iki? Umukobwa akavuga ati nanjye nababyanze, ariko nawe yanze kuba yabyemera, rero nanjye mpitamo kuba nabyemera kuko yanze kuba yanyumva. Namubwiye ko ndashaka amafaranga, yanga kuba yabyumva. Mama agatangira ati nganyumvira, ubundi ibyo bintu wabitekereje ute? Ubwo agatangira kuba yavuga ati se muri gukeka ko ari imikino? Ati subirayo nukuri, subirayo muraberanye. Ubwo babandi nyine bamenye ko umuhungu ari umukire batangiye kuba nyine bavuga ati subirayo. Umukobwa aravuga ati oya ntabwo ndi busubireyo, ibintu nabyanzuye. Ubwo agatangira kuba yavuga ati gute utabana na Charles? Ati nshaka kuba nababona murimo murabana, ati kuko ngewe ubu ngubu munteye ishema. Umuhungu nawe ari aho yicaye aho ngaho arimo arapanga amafaranga. Umubyeyi yasaze cyane avuga ati nukubera iki uhisemo kuba wavayo, ibi bintu byanzuye ute? Nukubera iki? Umukecuru wawe warabyanze, yatangiye kuba yavuga ati mwe kubera iki? Umukobwa ariko yarahagurutse aragenda, atangira kuba yavuga ati muhagarike uriya si umukobwa wawe, muhagarike umugira inama nukuri. Ubwo nawe yatangiye kuba yavuga ati se nukubera iki? Yaba byanze nukuri, nukubera iki se watarimo arihoma ngo abe yakundana n'uriya muhungu ku ngufu, wenda banishyingire? Umukobwa nyine we yifatiye umwanzuro arigendera. Ubwo nuko nguko yaje, aho hari umuganga wari uhari, umukobwa yaje ahamagara ati dogiteri. Undi nawe yese atangira kuba yamubwira ati Miss Mura, ati congratulation, ati ubu ngubu ibimenyetso byagaragaje ko utwite. Umukobwa nawe yese atangira kuba yavuga ati ndatwite, mbega byiza. Umukobwa yagiye haraserebura, atangira kuba yavuga ati biri serious kuko ndatwite. Undi yese atangira kuba yamubwira ati ahubwo inda yawe noneho yanagaragaye, ati inda yawe yagaragaye ntago ari ikosa, ngo ibyuma byacu ngo byibeshye, dore ngibi ibimenyetso bibigaragaza. Ubwo umukobwa nyine yari amaje kuba bigaragara ko atwite. Ubwo yaramubwiye turakoze cyane. Umukobwa byagaragaye ko atwite, nawe yarabibonye arabyitegereza ati ndatwite. Aha. Ubwo nawe yari arimo aravuga ati ntago nabyizera, ko ntwite umwana wa Charles. Ati ntago nabyizera, kandi bari bamaje kuba bamwirukana mu rugo hariya. Ariko atangira kuba yavuga ati se ndaza kuba nabimubwira gute? Atari ko ntago ndibuze kuba nabimubwira, nta mpamvu iri buze kuba yatuma mbimubwira. None ikizima cyo nuko na nyirakuru adashaka kuba yambona, rero nta kintu na kimwe ndibuze kuba namubwira, ndabigira ibanga ngumye nicecekeye, nta kintu na kimwe nza kuba nabwira Charles. Umukobwa nuko nguko yagiye amanuka utyo, ariko avuze ko ari buryumeho, nta kintu na kimwe ari buze kuba yabwira Charles. Ubwo Charles yari ari aho ngaho, nuko nguko yahise afata telefone atangira kuba yahamagara Hani. Ubwo ni umukozi we, yatangiye kuba yamubwira ati Crystal yagiye, ndagira ngo ube wakohereza abantu bagende bamumpigire bamunshakire. Ubwo nawe yahise atangira kuba yamubwira ati wigira ikibazo, ati kaka necklace yambaye kariho tracker, ati ahantu hose araba ari turaza kuba twahabona.
ubwo umuhungu yahise atangira kuba yamubwira ati ni ukuri munshakire, yagiye atansezeye. Undi akamubwira ati se nyine ntabwo urimo urumva ko nyirogokuru wawe ashobora kuba atamwishimiye akaba yisubiriye iwabo? Ati niko ndimo ndabikeka, ashobore kuba ari muri River City. Ati niko ndimo ndabikeka. Umuhungu nawe akavuga ati se gute yaba yari munshakire nta kibazo. Ariko umuhungu yahise amubwira ati se nuba yagiye muri River City ubwo bisobanuye ko umukecuru yamwanze cyangwa se atamushaka. Rero hari andi mahirwe nshobora kuba nakubwira ukaba wabikora, mukecuru wawe akaba yabyemera. Hari ubundi buryo nshobora kuba nabikubwira. Ati se urakeka ko icyo kibazo cyaba ari iki kuntu twabikora? Nta kintu urimo urumvamo kuntu twabikoramo kugira ngo umukecuru wawe aze kuba yamwishimira cyangwa se abe yamwemera? Ubwo nuko nguko yamubajije ati se ni iki kintu ushaka kuba wambwira twabikora? Ubwo nuko nguko yabajije Hani. Ubwo umukobwa nawe nuko nguko yari ari aho ngaho. Ariko ubwo ngubwo yari ari aho ngaho ageze aho arahagarara atangira kuba yakiyumvira. Ariyumvira atangira kuba yavuga ati ngiye kuba nasezera Sharire, ngiye kuza mbe ngusezere njyewe nigendere. Ariko umukecuru yari ari aho ngaho ari kumwe na Roza. Ubwo umuhungu nawe arimo ari aho ngaho. Ubwo barimo baramubwira ati nukuri urakoze cyane kuba waza ngo dusangire ibyo kurya. Ati hamwe na Sharire. Ati Sharire kutarimo uratuvugisha? Ubwo yaravuze ati ngiye nta kibazo nukuri nashaka ze dusangire nta kintu bimbwiye. Ariko umukobwa yaraje kuba yasezera Sharire. Ubwo nawe yayumviye ukuntu barimo baraganira akavuga ati subu koko ngiye kugenda nibambona nta kintu bari buze kuba bantuka, atari ko reka ngende musezere mpite nikomereza. Ubwo ndi barimo baramubwira ati gusangira nta kibazo we turasangira. Ubwo umukobwa nuko nguko yinjiye utyo ubwo yaraje kuba yasezera. Sharire akimubona yahise ahaguruka atangira kuba yamubaza ati Sharire umukecuru we yatangiye kuba yavuga ati we mukobwa gute ugarutse ahangaha? Ubwo yahise avuga ati narinje kuba nasezera Sharire, nta kindi kintu cyari kinzanye, narinje kuba namusezera. Ubwo wa mukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati umusezera? Ati cyangwa uje kuba wazana ibihuha byawe ahangaha? Kubera iki se uje ahangaha kuba wamusezera cyangwa nuko wamenye ko ndaha? Ntago se wari kuba wabikora ukamuhamagara kuri telefone ukabimubwira? Ubundi ugamije iki? Ugamije iki wa mukobwa we? Ugamije iki? Ubwo yatangiye kuba nyine yamutuka ngo kuki atamuhamagaye kuri telefone abimubwire. Ubwo nawe yahise amubwira ati nari ntaragera muri mu rugo, niyo mpamvu nanjye nahise ngaruka kuko ntago nigeze musezera ngiye kugenda. Rero mumbabarire niba nakoze ikosa kuba nagaruka. Ati rero bayi ngiye kuba nagenda. Ubwo yahise amubwira ati ni byiza ngagenda. Ubwo wa mukobwa yatangiye kuba yavuga ati genda nta kibazo, ibintu byose bimeze neza nta nubwo dusangira ibyo kurya, wowe genda. Ariko umuhungu yaravuze ati ni gute wagenda utambwiye? Ntago ibyo ngibyo ngiye mbishaka, winsezera se ngiye uransezera mu buhe buryo? Ariko umukobwa akamubwira ati ngiye mfite gahunda zo kuba nagusezera ngiye nkagenda, kuko nkuko mama wawe yabimbwiye ntago duhwanye, uri ku yindi level nanjye ntago nanjye ndi ku yindi level. Ariko yaramubwiye ati ibyo ngibyo wenda birimo biraduhuza nuko wenda urimo uravuga ko ndi umukire kandi nanjye twahuye nzi ko ndi umukene. Ibyo ngibyo reka rero twibigira impamvu, njye ntago nshaka kugenda. Ubwo nuko nguko umuhungu yahise atangira kuba yamubwira ati wigenda, ati niba ugiye turajyana ariko ntago uri buze kuba wagenda, ngwino tubanze tujye kurya. Umukobwa ariko akavuga ati se gute koko? Umuhungu akamubwira ati gutyo mbivuze, vaye tujye kurya. Ubwo nuko nguko umukobwa yitegereje nyine barimo baramubwira ati wegenda. Ariko umuhungu aramubwira ati wowe ninjye nawe bargiye barakaye. Ati ngo ngwiki ibi bintu bishoboka gute? Ubwo nuko nguko baje kwicara aho ngaho barimo bararya. Ariko atangira kuba yabwira mukecuru ati hari ikintu nashakaga kuba nakubwira. Mukecuru ati ceceka aho ngaho nta kintu nshaka kuba nakumva. Ati reba ndashaje, ati ariko nta munsi n'umwe wari wanshimisha. Ati njye nifitiye ibibazo by'umutima, ariko mushaka ko isukari yanjye izamuka, amaraso yanjye akirukanka. Ibi ni ibiki koko murimo murashaka kuba mwankorera mwabana mwe? Ubwo nuko nguko umukecuru yatangiye kuba yamubwira nabi, akamubwira ati bino bintu aho kugira ngo bikemure urimo urateza ibindi bibazo. Ubwo umukobwa agiye kuba yagenda aramubwira ati nta mpamvu yo kuba yagenda, Kristali ntago ari buze kuba yagenda, ntago yagenda n'umwana wanjye afite. Umukobwa byaramutunguye ati ngo ngwiki? Ati umwana? Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yatungurwa. Umukecuru akavuga ati ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? Na Roza nawe yaratunguwe ati umwana? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yatekereza ati se Sharire yamenye ute ko mfite umwana? Ibi bintu yabimenye gute ko nta muntu nigeze mbibwira?
ko nta n'umuntu ubizi, ibi bintu yabimenye gute? Roza nawe yari yatongoye ati Sharire ufite umwana koko? Ibyo bintu nibyo? Ati se ko utari wabitubwiye? Ibyo bintu ni ibiki koko? Ibyo bintu ntago nabyizera ko ufite umwana. None se ibi bintu ni ukubera iki mwambwiye ngo nza ahangaha namwe mwifitiye abana? Umuhungu yaramubwiye ati ngiye ibyo ariko ntago nabikubwiye. Ubwo baratwereka mu gihe yari akirimo aravugana na Hani, yatangiye kuba yamubwira atari ikintu ngiye nashakaga kuba nakubwira. Niba umukobwa koko yagiye mu mujyi wabo, ubwo ngubwo se nyine urumva mu mukecuru wawe atarimo aramushaka, atari ko hari uburyo ushobora kuba wabikoramo. Yaramubwiye ati se nubuhe? Ati ngiye ikintu ndimo ndatekereza ushobora kuba wakora muri ino situwasiyo murimo. Ati uramutse umubwiye ko umugore wawe atwite cyangwa se afite umwana, ndumva icyo kintu cyaramuka gikoze, icyaba cyakora mukecuru wawe ntago yareka kuba yakanga, umwuzukuru ntago yamwanga, nukuri ibyo bintu byaza kuba byakora. Rero nyogokuru wawe uramutse bimubwiye ko uriya mugore Kristal atwite, ntago yabyanga kuko kino nicyo kintu cyaza kuba cyakora muri kino gihe, nicyo kintu ukeneye cyonyine kuba wakoresha. Ubwo nuko nguko yamubwiye. Rero amubwira ati ibyo bintu ugombe kuba wabikoresha, nicyo cyonyine cyaza kuba cyagufasha mukecuru wawe ukamubeshya. Ubwo umuhungu abivuze atanabizi ko umukobwa atwite. Rero apfuye kuba yabivuga nyine azi ko ari cyo kintu kizima agiye kuba yakora ngo umukecuru abyumve. Rero umukecuru yarabyumvishije. Rero umukobwa nawe yatangiye kuba yakibaza ukuntu umuhungu yabimenye. Umukecuru atangira kuba yabwira Kristal ati uwo mwana se utwite ni uwa nyawe koko? Ati uratwite bya nyabyo? Umukobwa nawe yararebye, umuhungu nawe aramureba ati se ko ufite isoni, bivuge nta kibazo. Ataratwite wenda yatinye kuba yabikubwira, atari karatwite. Umukecuru ati mwebwe murimo murambeshya ahangaha. Ati se nyine mwebwe kuki murimo muraza mumbeshya ahangaha? Ibyo bintu nibyo koko? Umukecuru nyine yatangiye kuba yakumva ko afite umwuzukuru, atangira kuba yacisha make. Umuhungu akamubwira ati niko bimeze, rero niyo mpamvu Kristal atari buze kuba yava ahangaha. Umukecuru ati niko bimeze rwose, niba atwite nta mpamvu yo kuva ahangaha. Roza nawe yabonye ko nta muntu urimo uramushyigikira. Ubwo umukecuru niko yatangiye kuba yavuga ati ngakira arya kano kantu niba koko utwite. Umukobwa nuko nguko nawe yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo, yihutira kuba yagafata agiye kuba yarya, ariko yari yahumurije. Aravuga ati ati ko numva bitameze neza. Umukobwa niko yatangiye kuba yashaka kuba yagarura, mbese nyine yatangiye kuba yashaka kuba yaruka umuhungu, akamubwira ati se Kristal umeze neza? Atumeze neza. Ubwo niko umuhungu yatangiye kuba yamubaza. Umukecuru nawe yatangiye kuba yavuga ati koko utwita agahungu we? Ati utwita agahungu muri experience mfite. Ati iyo umuntu amyifashe gutyo kaba ari agahungu nabibonye aratwite bya nyabyo, iyo ndirimo ni ibya nyabyo. Umukecuru yarari mbikoze nyine arimo aragira ngo yeseye niba koko Kristal atwite. Rero atangira kuba yavuga ati Kristal ntago arimo aradukinisha, aratwite. Ubwo nuko nguko yahise amubwira atakira urya, ariko umuhungu ntago yari abyizeye kuko we abivuze nyine atabizi kuko yari umupangu we na Hani bari bafite. Rero yumvishije ukuntu umukecuru abyishimiye biramucanga. Ubwo umukobwa nuko nguko yahise arakara ati reba mwebwe murimo muranzana muri ibi birori byanyu mwifuza ko mwatwite, nako muserebura ko mwebwe mutwite, naho ngiye murimo murandindagiza mungira ikigoryi gusa, mwampamagariraga ahangaha iki? Umukobwa yari kubisa aragenda. Ubwo baratwereka umukobwa yari ari aho ngaho, ariko umuhungu nawe ari aho ngaho yatangiye kuba yamuhamagara ati Kristal we, ati ati si itike yawe kuba wagenda wayihagaritse? Umukobwa yahise atangira kuba yamubwira ati se nyihagarikera? Ugatangira kuba yabwira ati ngewe nabwiye nyogokuru ko ngomba kuba nagenda nkava ahangaha, rero nta mpamvu yo kuba naguma ahangaha, ngomba kuba nagenda. Ariko umuhungu aramubwira ati mbabarira, ati ntabwo nshaka kuza kuba wagenda, wakihangana se tukaba twamarana iminsi mikeya turi kumwe? We wikita ku byo nyogokuru yakubwiye, biriya hari imbere ubu ngubu urabona ko yakwishimiye, wigenda. Ubwo umukecuru nyine yari yamaje kuba yakishimira umukobwa ngo kuba naratwite. Yaramubwira ati urabona ari mu gihe kitari cyiza, umutima we urimo uratera cyane kandi hakazamo n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Rero ntabwo ngewe nabifashe kiriya kondisiyo yo kuba namubeshya kugira ngo nyine aza kuba yabyitaho. Ntabwo nanjye nashakaga kuba namubeshya, ariko umbabarire cyane. Ubwo umuhungu nyine yatangiye kuba yabwira Kristal ngo amwihanganire cyangwa se amubabarire kuba babeshye nyogokuru ko atwite kandi adatwite. Umukobwa nawe yarabibonye ko umuhungu atabimenye,
ariko atangira kuba yamubwira ati nyine nanjye hari ikintu nshaka kuba nakubwira, hari ukundi kuntu mba ndimo ndiyumva nkumva indirimo irandya, ariko nanjye ntabwo ndamenya ukuntu bimeze, wasanga ari ibiryo mba ntamenyereye mba nariye. Umuhungu akavuga ati we ntugire ikibazo, igihe cyose uzajya uba unkeneye nzajya mba ndi impande yawe, ntukagire ikibazo, njye nzajya mba ndi impande yawe, ntukajye ugira ikibazo, nzajya mba mpari ku bwawe. Ubwo nuko nguko umuhungu yamubwiye, ariko umukobwa yanze kuba yamubwira ko atwite, undi akamubwira ati winkinisha ariko. Ubwo abo ngabo basigaye mu byabo, umuhungu arimo aramubwira ko igihe cyose azajya aba yababaye agomba kujya bari kumwe iruhande rwe, bari kumwe gutyo na gutyo. Ubwo nawe niko yahise atangira kuba yamubwira ati ariko ababyeyi banjye ati nari nababwiye ko ngiye bari buze kuba bambona vuba aha ngaha. Undi nawe atangira kuba yavuga ati nanjye ngomba kuba najyana nawe tukaza kuba twajyana, ati wenda ubushize babyumvishe nabi cyangwa se bambonye nabi, ntabwo nabacira urubanza kuba barandakariye, ariko ntabwo nabacira urubanza kuri biriya bintu byabaye nanjye ari undi mubyeyi byari kuza kuba byamubabaza. Umukobwa ariko akavuga ati nyine nanjye biba byambabaje kubona ukuntu ababyeyi banjye babitwara kuriya. Umuhungu akavuga ati oya wigira ikibazo, ndabizi icyo bashaka ni amafaranga, kandi amafaranga si ikibuze ndaza kuba nayabahereza. Undi ariko akamubwira ati oya nta mpamvu yo kuba wabahereza amafaranga, nta mpamvu yo kuba wabahereza amafaranga ni ukuri. Ati se buri gihe bajya bahora bakwaka amafaranga ngo kuko ngo babonye umuntu ngo umukize, ntukabahereza amafaranga bihorere. Ati wabihoreye. Umukobwa nyine yatangiye kuba yasaba ko abatahereza iwabo amafaranga, ariko umuhungu akavuga ati oya mutima, ati ngomba kuba nabahereza amafaranga, ibuka ko bari ari ababyeyi bawe, rero byaba bisobanuye ko nkujyaniye ubuntu, ngomba kuba nabahereza amafaranga. Eko ububi n'ubwiza ndaza kuba nayabahereza niyo byaba atari byiza cyangwa se batarigeze bankunda bakunze ayo mafaranga, ariko ndaza kuba nayabahereza ayo mafaranga kuko barayakeneye, ndaza kuba nabikoranya abahereze. Ubwo umukobwa akavuga ati njye ariko ibyo bintu ntago ari byo, ndumva atari byiza ni ukuri kuba wabahereza ayo mafaranga, ibyo bintu ntago ari byo. Umukobwa nyine we yumvaga ko iwabo batabahereza amafaranga, ariko akavuga ati nta kibazo wowe ukora ibyo ushaka, atari ko njye cyari igitekerezo kumva ko kuba wayabahereza ari ikibazo, we nta kibazo ukora ibyo ushaka. Umuhungu yavuze ati ndaza kuba nabashaka ukuntu tujyayo tube twabahereza ku mafaranga ni ukuri, ati ahubwo tube twanategura n'ubukwe bwacu neza neza. Noneho bagomba kuba bategura ubukwe kuko bwa bundi bwabereye mu bundi bukwe ntabwo bwari bwabaye bwa nyabwo. Ubwo banzuye kuba bajyayo, kuba bajya iwabo. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kuba yakibuka umunsi yari arimo kumwe na Sharire, arimo aramubaza ati se Sharire we, ati wakemera tugashyingiranwa? Umuhungu yahise abyemera atazuyaje ati cyane, ati ndabyemera ni ukuri, ati ndabyemera ngewe ntago nabyanga, ati buri gihe nzajya mba ndi kumwe nawe, ntukagire ikibazo. Ubwo umukobwa nuko nguko yabyibutse. Undi nawe atangira kuba yamubwira ati nanjye ubu ngubu ntago nari mbizi ko uri umwana wo mu bakire bigeze aha ngaha, ntago nanjye nabikekaga ko bino bintu bizaba, ahubwo nanjye iyo mbibonye umutima wanjye urasimbagurika, ntago nizera kuri Sharire, nanjye narinze imbere kuko nari nagukunze uko wari uri imbere, none ubu ngubu biba byancanze. Undi akavuga ati buri gihe uzajya mbona nzajya mba ndi Sharire ntaho nagiye, uyu niwe Sharire n'ubundi wajyaga ubona. Ubwo nuko nguko abandi bagiyeho bajyaho bagiye kuba basomana gake gake baramanuka. Reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo abandi nuko nguko bakomeje umunyenga w'urukundo bajyamo baragira utuntu twabo baradukora. Ubwo ntibyatinze umuhungu ndetse n'umukobwa baje iwabo w'umukobwa. Ubwo umusaza yatangiye kuba yavuga ati Sharire we, atuze ukuntu nari ntegereje kino gihe se shaka uzaza aha ngaha, ati we niwe muntu w'umukwe nabonye rwose mba mbona nkwiriye, ati ahubwo byose byaterwaga no kubura intekerezo, ubu ngubu none ubwo wazigaruye nuko uri umuntu w'umugabo. Ubwo bakajyaho bagaseka, ndetse na mama w'umukobwa nawe ari aho ngaho bagatangira bagaseka nyine ngo Sharire yaragaruye intekerezo kandi icyo bishakira ni amafaranga. Umuhungu ariko yarababonye arabitegereza, atangira kuba yafata ikiganza Kristali, akavuga ati Kristali we, ati reba guhera uyu munsi, ati ikintu ngiye nshaka kuba nabwira iwanyu,
ati nuko tugomba kuba twaganira ku bintu bijyanye no kuba twakora ubukwe. Ati kandi bidatinze. Ati nibyo bintu narinje kuba nababwira. Umusaza nawe ati ibyo ngibyo se? Ati Kristali rega waramutsindiye we mutware. Ngibyo ngibyo si ikibazo. Ati Kristali we mutware, ibyo ntago ari ikibazo. Umusaza we yari yemeye kuba yamutanga ibyo ngibyo byo ntabyo ari kuba wamubwira. Ati ngiye rwose ndumva icyo ngicyo atari ikibazo kuba wamushyingirwa. Nta kibazo na kimwe kiri aho ngaho, nukuri ahubwo Imana ibihereza umugisha. Nukuri umuryango wa Mura twebwe turishimye, turabyishimiye cyane, nukuri n'amaboko twayazamuye. Ubwo bakajyaho bagaseka na mama wagatangira ati niko bimeze Sharire we. Ati umukobwa wacu kuba wamutwara nta kibazo gihari, ibintu byose bimeze neza, twibagirwa ibyahashize dutangira iby'ubu ngubu twigira hazaza. Ubwo nuko nguko batangiraga kuba batera injuga bakavuga ati ibyahashize tubyibagirwe. Atari kurabona nyuma ya biriya byose ahantu ubu ngubu tugeze tugeze ahantu heza, nubwo mbona Kristali aba ameze nk'uhangayitse. Atari ko ntukagire impungenge Kristali mukobwa wanjye. Umukecuru yakomeje amubwira ati we wigira ikibazo, ibintu byose wigendera kuri biriya kera ibyararangiye, reka dutangire ibindi bishyashya. Ubwo umuhungu niko yese atangira kuba yababwira ati ahubwo ngewe nawe ntimugumye kuba nyine mwabitekerezaho cyane, ubu ibintu byose twebwe twarabyibagiwe, tugiye kuba twatangira ibindi bishyashya nk'ibisanzwe. Ubwo umuhungu yarabyumvishije, ubwo atangira kuba yamubwira ati ese ahubwo ikintu cyihutirwaga kugira ngo mbe nakubwira ngewe, hari ikintu nagiraga ngo mbe nakubwiraho cyihutirwa cyane kijyanye no ku mafaranga. Umuhungu yumvishije ku mafaranga aravuga ati amafaranga se nirwo rurimi mwashakaga ko tuvugamo? Ibyo mwigira ikibazo, ngewe ndimo ndabyumva, kuba nabahereza amafaranga nta kibazo na kimwe kiri aho ngaho. Ubwo papa w'umukobwa nawe ati cyane rwose ndabyumva, niba arimo urabitekerezaho nawe ntabyo. Ubwo n'umukecuru ati nawe witebye, ariko nawe arimo arabyumva. Ati Sharire se amafaranga yayabura? Ati rata Sharire we, ati we umeze nk'ufite igiti cyeraho amafaranga. Ubwo bagiyeho batangira kuba batera injuga bakavuga ngo Sharire afite amafaranga menshi. Nyine ibintu turimo turavugaho ni kuri ya mafaranga ya yandi miliyoni 100 nyine, nturimo urabyibuka se? Ubwo umuhungu nyine akabyibuka ukuntu barimo baravuga ati za miliyoni 100 wegira nyine ugira ukuntu ziduhereza twebwe ziraba zihagije kuba watwara umukobwa wacu. Miliyoni 100 twebwe ziraba ziduhagije, nta kindi kintu turaba dukeneye. Ubwo n'umugabo ati niko bimeze. Umwana wabo ati yego papa, nuko. Ubwo bagiyeho baraserebura. Umusaza nawe ati nibyo rwose miliyoni 100 100 ziraba zibaye. Ubwo umukobwa akitegereza ukuntu iwabo bose batwawe n'amafaranga, ariko akavuga ati ubu ngubu amafaranga niyo koko murimo murashaka, niyo arimo aratuma mutekereza ibyo bintu rwose papa. Ubwo umuhungu wabo nyine agatangira ati Kristali nawe ntukigire utyo, ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ati se nyine urakeka ko twabagutwarira ubuntu mukagenda mugakora ubukwe ntuwite ku babyeyi bakureze? Ibyo byaba ari ibiki? Ibyo byaba ari ibiki ayo mafaranga ubwo urumva ari menshi? Ubwo n'umukecuru nawe agatangira ati Kristali nawe urakabya, ibyo bintu urimo uratekereza urumva kuko ari byo? Ngiye nshaka kuba natangira nanjye aka business gatoya, nagatangiza muki se? Kugiye nanjye ndimo ndashaka amafaranga yo kuba natangiza ako ka business, kandi Mr Fisher ayafite, ni wabo nabakire cyane. Rero urumva ko nta bintu birenze biri aho ngaho, naka business gatoya nshaka kuba natangira, ntago ari ukumugora. Umukecuru yagiye hatangira nyine kuba yakitarutsa, akavuga ko atari ukugora umuhungu. Rero akavuga ati ngiye mfite ibimenyetso bigaragaza ko mfite utuntu ngiye kuba natangira, rero wishaka kuba waducira urubanza umuryango wo kwa Fisher n'abakire. Ubwo n'umusaza ati yego rata, umuryango wa Fisher n'abakire kandi amafaranga ntago bayabura. Urumva ko rero kuba twabira mwaho ngaho nta kibazo kiri aho ngaho. Aturimo urabyumva neza, rero kuba yaduhereza miliyoni 100 nta kibazo cyaba kiri aho ngaho. Rero urumva ko atari ibintu byo kuba natwe twagenda ngo n'abantu bose badusuzugure ngo wagendeye ubuntu. Ubwo umuhungu nawe yaravuze ati miliyoni 100, ati nta kibazo rwose, izo ni nkeya, nanjye ndabyemera kuba nazibahereza, izo nta kibazo kiri aho ngaho. Umukecuru arabyumva, umusore agumya ababwira ko nawe atakanga kuba yazibahereza izo miliyoni 100 nk'uko barimo barazaka. Umusaza nawe akavuga ati niko bimeze rwose, natwe tushaka kuba twagira utuntu twitezaho imbere tugatangira, kuko ubu ngubu natwe mwishaka kuba mwatugerageza. Ubwo umukecuru nawe ati yego rwose mwishaka kuba mwatugerageza, kuko natwe dufite ibintu byinshi natwe dushaka kuba twakora,
ni gute mushaka kuba mwaduhereza amafaranga mumeze nk'aho mutarimo murashaka kuba mwayaduhereza? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yabwira Charles ati tubikore se kwa kundi. Ati ubwo ngubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati amafaranga nta kibazo reka bayabahereze, atari ko hari ukuntu bagiye kuba bayabahamo. Ubwo umukobwa nuko nguko yahise ahamagara aho bahise bazana akabogisi kari kari aho ngaho. Ntumbaze ngo harimo iki, nuko nguko bakazanye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati aka kabogisi se bazanye n'akiki. Bose byarabatunguye, batangira kuba bavuga ati aka kabogisi mudusobanure kuri ibi bintu kuko ntabwo twabimenye, ibi ni ibiki mudusobanurire. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ako kabogisi ukuntu rero kameze, ati aho ngaho harimo imibare iriho amafaranga, harimo na miliyoni 100 nk'uko mwazatse, ati ariko n'izo nyinshi zirimo, ati muratoraho rimwe gusa, ariko harimo na makeya cyane. Ubwo nimugira amahirwe mugatora menshi, urumva ni amahirwe yanyu, nimutora makeya ubwo nayo ni amahirwe makeya yanyu. Ubwo batangiye kuba bagira umujinya ati Kristal, ibyo bitekerezo byawe ni ibiki murimo muratuzana mwaha ngaha? Ibyo bintu muri kumva ari byo koko? Iyo mikino murimo muradukinisha, ibyo bintu ntago ari byo. Charles ni umukire, gute yatuzana muri ibyo bintu by'amayeri? Ibyo bintu koko urumva ari byo? None se nidufata tugatora ahantu hatarimo amafaranga, ubwo mwebwe murungukira hehe? Mwaduhaye amafaranga yacu mukareka kutunaniza. Ubwo umukobwa yavuze ati ariko nibyo Charles yavuze ntago ari njye wabizanye, nuko ari njye ndimo ndumva murimo murabinkiraho nk'aho ari ibyanjye. Ibyo ni ku giti cya Charles, ntago ari ibyanjye, ni Charles washatse kuba yabagerageza. Mwebwe ahubwo muhitemo murebe niba koko harimo ayo mafaranga muri buze kuba mwayatora. Aho harimo imibare itandukanye. Umukecuru yavuze ati nta kibazo, reka twebwe twitorere, mureke guterana amagambo, ahubwo tangira utore shatora, utora ariko utora amafaranga menshi, wabona amahirwe anatuguyeho izo miliyoni 100 n'ubundi tukazitora, n'ubundi zari izacu. Umuhungu yarabyumvishije. Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati umuryango wo kwa Fisha ntago badukinisha, etora n'ubundi twebwe ntago tujya duswata. Umusaza nawe aravuga ati wowe ubundi bintu urimo uravuga uri kumva ukuntu bimeze, we barimo baragushuka, none se nidutora ubusa? Umukecuru ariko ati niba dushaka dutora ubusa n'ubundi sarayo wakoreye. Ubwo nuko nguko batangiye kuba batongana b'amafaranga bari barimo barayasabwa. Ubwo bagatangira ati rata Kristal uri mukuri, ati n'ubundi hano twebwe turi batatu, rero ubwo umwe agiye kuba yakikura amatore nta kibazo. Ubwo nuko nguko yavuze ati nta kibazo mwebwe mutore kuko n'ubundi twebwe dufite ubukwe vuba aha ngaha. Umukobwa wanyu agiye kuba yagenda, niyo mpamvu mutambaze mu muryango we wanyu se. Nta kibazo, nanjye ngiye kuba nagenda, ubwo nanjye nzashyiraho amabwiriza mu rugo rwanjye nta kibazo. Ubwo yahise avuga ati ngatora sha, tora noneho twebwe tubemeze amafaranga, twebwe tugomba kuba twayatsindira yose. Gira vuba vuba muhungu wanjye, kandi ntabwo ugomba gutora ndatara miliyoni 100, gira vuba vuba, cyangwa se wenda miliyoni 50 ari zuba wafata, gira vuba vuba. Umuhungu nawe yaravuze ati reka nze nzitoragure ngewe. Ubwo umuhungu nuko nguko yamanutse agiye kuba yakoramo. Umukecuru nawe arategereje avuga ati gira umupapa nawe nuko nguko arimo ararabya indimo avuga ati yehehe. Ubwo umuhungu yarabwiye Kristal ati twirire twebwe, ati twifatira iby'ijoro. Ubwo nuko nguko bo bikomereje kuba bakirira. Ab'amafaranga bo bagiye kuba batombora. Ubwo Charles agatangira kuba bamuhamagara ati Charles we, ati yego, ati isabukuru yawe ugiye kuba nawe wayitegura, ati vuba aha ngaho ugiye kuba wagira anniversaire, ati se nzaguhereza iki? Nicyo ushaka naguhereza? Umuhungu yaravuze ati n'ubundi icyo uzashaka rwose uzakimepfa kuba uzaba ugikunze kandi nanjye nkunze. Ubwo umuhungu nuko nguko nawe yazamuye agapapuro ati muze murebe noneho ndatoye sha, ati ndatoye. Papa we nawe ubwo nuko nguko yarari aho ngaho arimo aravuga ati reka turebe ayo utoye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yafungura gake gake ya dore ayo yazamuye, dore ayo yazamuye. Papa we yaramurebye ati ngo iki ye? Ubwo n'umwana nawe byaramucanze. Mama we ati ye ibihumbi bingahe? Ati ye baba atamungonga ngahe? 250. Nta nubwo byari ibihumbi, byari 250. Ubwo batangiye kuba bavuga ati reba mwaku wawe uhorana ubundi wowe uzahora uri umunyamyaku kugeza ryari? Uri ikigoryi. Ubwo mama we nuko nguko yatangiye kuba yamutuka, turi ikigoryi wowe 250. Ubwo niyo rwose ubona yadukwiriye nk'umuryango. Ubwo niko batangiye kuba bavuga ati mama na papa ati hari amafaranga ariko bagomba kuba baboherereza. Umusore nawe yaravuze ati reka nze mboherereza amafaranga ariko ndayashyira kuri nimero y'umugabo
mumbwire nimero. Ubwo nuko nguko yatangiye nyine kuba yabaka banke. Arababwira ati nabisoje, nayashyize ku ya papa wanyu. Ubwo nawe niko yabibonye ati ye atayashyizeho we, ati miliyoni 100. Ubwo umuhungu yabashyiriyeho nyine ya mafaranga nk'uko bayashakaga. Nuko nguko byagenze. Ubwo nuko nguko aho ngaho Mr Hunter yarari aho ngaho atangira kuba yababwira ati Mr Mendy na Mendy ndetse na Mr Jerime babafunzwe. Rero ikintu gikurikiyeho ubu ngubu ni ukwegeranya ibyaha byose bakoze, natwe tukazaba turimo turabashinja kuko ne baraduhemukiye cyane. Rero muri gereza babafunze. Ubwo we na Mendy nyine wa mukobwa bakoranaga bose barabafunze. Ubwo rero bahise bababwira ati ngewe ikintu ndimo ndategura ubu ngubu ni iby'ubukwe bwacu bugiye kuba bwaza, nibwo turimo turategura. Ubwo umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati ubu natwe tugomba kuba twabikora nk'ibyacu, tugomba kuba twabyitegura ndetse ubukwe bwanyu bukazagenda neza, kandi ndabizi neza muzagira ubukwe bwiza. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati kabisa turakoze cyane. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati kandi nawe wibuke ko ufite anniversaire izanabera umunsi umwe n'ubukwe we. Umuhungu yahise avuga ati ye uzi uko ntari nanabitekereje we, ko anniversaire yanjye izabera ku munsi w'ubukwe. Ye baba we mbega byiza, nta nubwo nari nabwiye Crystal ko ubukwe bwacu ari icyo gihe buri. Ibi byarabatunguye nyine Hani ndetse na Mr Hunter, byarabatunguye cyane. Batangira kuba bavuga ati se hazaba hari n'abanyamakuru na ubwo ngubwo Hunter Mr Hani na Kosye agatangira kuba yavuga ati reka nzajye kuba nabyegeranya ibi bintu byose, ngomba kuba nabikora nk'ibyanjye. Ubwo nuko nguko bavugaga ati abantu bose bagomba kuba bazamo, mugomba kuba mwabamenya. Ariko agatangira kuba bavuga ati ubukwe bwanyu bugomba kuzatwara biliyoni, kuko ntabwo bugomba kuba ari ubukwe busanzwe, ni ubukwe budasanzwe. Ubwo Hani nawe agatangira kuba yavuga ati ibyo byose mubimparire ngiye protokole ni yanjye, ibyo ni ibintu nanjye niyiziho, nyuma y'ibi rwose muzanshimira nyuma, njye bino byose nzabikora nk'ibyanjye kuko boss wanjye ni umuntu wanjye. Ubwo Mr Hunter akamubwira ati Hani ati rwose ugomba kuba wakora ibintu rwose boss azahora yibuka, ntuzibagirwe kuba wakora ahantu heza. Ubu ko nawe uramutse utoye ahantu habi urumva ko byaba ari ibibazo kuri company yacu. Undi akamubwira ati Mr Hunter ibyo wowe bimparire, njye nzakwemeza, nzakwereka ibintu nzakora, wowe utegereze uzareba ibintu nzategura njyewe, baba yabikota zambara yaba iki byose mubimparire. Ubwo nuko nguko Mr Hunter we yigendeye, asigara amubwira ati se ko ugiye ntakurangirije inkuru sha. Ubwo boss nawe yaramuhamagaraga ati we Hani we. Undi yaravuze ati ngo iki, atangira kuba yamubwira ati hari ikintu nashakaga kuba nakubwira. Ati njye hari ikintu nashakaga kuba nakubwira. Aramuhamagara ati Hani yego. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati nyuma y'ibi bintu byose wankoreye ndashaka kuba nagushimira kuko wankoreye ibintu bihambaye. Ndatangira kuba yavuga ati se boss kubera iki wanshimira, kandi kari akazi kanjye kubikora, ni ukubera iki wanshimira biriya byose nari mfite kuba nabikora, kandi sinari kubona company yanyu ijya mu byago. Ubwo rero yahise atangira kuba yamubwira ati ubukwe bwacu njye na Crystal niburangira tuzahita tujya muri honeymoon, ariko nawe rwose ndagira ngo uzansaba ikintu cyose uzaba ushaka nzakiguhereza, ariko ntuze kuba wabibwira Simon. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati nta kibazo, nzagusaba ibyo nshaka nanjye nta kibazo. Ubwo baratwereka aho ngaho wa mukobwa nuko nguko yaje ahagera. Ubwo yaraje kuba yahura na Roza. Ubwo Roza yari yicaye aho ngaho. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati Mr Roza nako Miss Roza Sikigari we, ati nari mbitabye numvishe mwari murimo muranshaka. Undi nawe yari yicaye aho ngaho atangira kuba yamubwira ati Crystal ndagira ngo uhindure ibitekerezo byawe hakiri kare. Ati ni gute ubundi ugiye kuba washyingirwa n'umuhungu twamaze imyaka dukundana, ati muri kino gihe gitoya mumaranye urumva ari ibintu bikoroheye? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se Roza ni ukubera iki rwose, ni ibingibi wari unkenereye aha ngaha, nibyo washakaga se kuba wambwira? None se ushaka kuba wakica ubukwe bwanjye, nicyo kintu urimo urashaka kuba wageraho? Umukobwa nyine yaramuhamagaje ngo baganire. Rero atangira kuba yamubwira ati njyewe ntago narekera kuba nashakana cyangwa se nakora ubukwe na Sharire. Undi akamubwira ati Sharire se basi yigeze akubwira ko twari dufitanye umubano? Akamubwira ati njyewe ntago ibyo mbyitayeho kuko ngiye twahuye impanuka ikimara kuba yaba. Rero hagati aho ngaho ibya nyuma y'ibyo ngibyo ukuntu mwabanye simbyitayeho, icyo nitayeho nyine
n'ukuntu tubanye. Agatangira kuba yamubwira ati yarankundaga, ibintu byose abinkorera, hari n'ibyo atagukoreye njye yarinkorera. None urakeka ko agukunda se kundusha? Urakeka ko agukunda? Ubundi uri impumyi. Iriya mpanuka yabaye nyine n'ukubera umuvandimwe wayikoresheje. Ariko ngewe ubundi reka nkubwire, none se ubundi urimo aragira ngo bigende gute? We nta nubwo utekereza kuri uriya muvandimwe we wari ubikoze, yagiraga ngo rwose ngo njya ntandukanye nawe. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati ibyo ngibyo ngiye ntabwo mbyitayeho, nta nubwo nitaye ku bintu urimo uravuga. Ibyo by'umuvandimwe we byarangiye, kandi wigumya no kubimbwira. Ngewe icyo ngiye kuba nakora, ntunandakarire ngewe kuba ngiye kuba nakora ubukwe nawe. Uzaze rwose ngewe nzagufata nk'ukundi, nk'uko n'ubundi nari kugufata. Undi yaramubwiye ati urakeka ko ngewe nzabura kuba nakurakarira? Uriya mugabo ntago ari umuntu mwiza, mugiye kuba mwabana, agira umujinya, ararakara, ni umugome, uko muzi siko ateye. Wamuretse? Umukobwa yatangiye none no kuba yamwangisha Mr Fisher, ariko akamubwira ati iriya famiye ni nziza cyane, rero twahuye duhwanye, niyo mpamvu ngiye kuba nakora ubukwe nawe. Rero ibyo byose urimo uravuga nanjye sinakurakarira. Undi agatangira kuba yavuga ati aha, ubwo noneho famiye ubwo ari nziza, icyo ukurikiyemo ni amafaranga se? Ukurikiyemo amafaranga baguhereza abavandimwe bose n'uriya bafunze bamufungure bamuguhereze ko bose bafite amafaranga? Nicyo kintu ushaka muri la famiye? Umukobwa yagiye arirakaza ngakeneye amafaranga, ngo niyo ashaka kuba yatwara. Akamubwira ati ibyo ukeneye nabyumvishije, none se ubundi nkubwiye ko nkwanga? Nkubwiye ko nkwangara? Ngenda kwanga, rero nta nubwo ngo ushaka kukubona. Umukobwa yagiye hatangira kuba nyine yamwereka akanamwanga, akamubwira ati umva nkubwire n'ikindi kintu, ngewe ndakwanga. Umukobwa yaramubwiye ati niba unyanga nta kibazo, ngewe n'ubundi ndagumya ngiye ngukunde, kuko nta kintu kiri aho ngaho cyatuma nkwanga. Ufite impamvu yo gutuma unyanga, rero nanjye nta kibazo cyangiraho, cyangwa se nta kintu na kimwe byantwara kugira ngo nanjye mbe nakwanga. Ubwo nuko nguko hari uwahise aza atangira kuba yamubaza ati se nkuzanira iki cyo kunywa? Nicyo ushaka cyo kuba wanywa? Umukobwa aratekereza ati ikintu cyo kunywa? Genda nzanire ka oranje, akaji ka oranje. Ubwo nuko nguko yagiye. Undi atangira kuba yavuga ati mva, ati uriya mukecuru reka mbanza nkubwireho n'ibindi bintu, ntabwo wagukunda, kandi ngiye ninjya kunda. Rero wakigira inama yo kuba wakivana muri rwa rugo, nicyo kintu cyaba ari cyiza. Rero rwa rukundo wowe ukundana na Sharire ntago ari urwanyarwo. Waretse kuba wakihata mu bintu bitakubereye cyangwa se udakwiriye, ukareka kuba wakubaka ibintu bizahita bisenyuka. Waretse? Umukobwa ariko akamubwira ati inama wangiriye nazumvishije, rero izo ngizo warekera. Agatangira kuba yamubwira ati ngenda bikubwiye, iminsi mike uzahita ubona Sharire ukuntu ateye we wanyawe, ntazongera kuba yakwegera, azajya kwereka umujinya, kwereka ko atagushaka. Umukobwa ariko akamubwira ati ibyo ngibyo ntago mbyitayeho, mu minsi tubanyemo si myinshi, nta nubwo ari na mikeya, nakabaye narabibonye, ntago twakabaye tugera muri kino gihe cy'ubukwe aramutse atarigeza nkunda. Kandi wanabibonye ko ubukwe bugiye kuba bwaba, none se ubwo ngubwo nihe atankunda? Ibyo ni ukubera icyo urimo urabivuga ubundi? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati wowe uzabona, ngenda bikubwiye uzabona, ndakwanga, ndacyanakwanga. Umukobwa yatangiye nyine kuba yamubwira akamwanga, akamubwira ko azabisengera byose ntibabigereho. Undi ariko akamubwira ati Sharire uko umuzi si umukire gusa, ahubwo ni umuntu mwiza kuri ino si ya rurema. Undi bagatangira kuba bamukomeretse, yavugaga amagambo menshi, undi ariko akamusubiza mu magambo makeya, akamubwira ati ubukire nicyo kintu cyonyine wamubonyeho, ubundi wowe uri umuntu nyabaki? Wowe urashaka kuba wamutwara amafaranga, nicyo kintu cyonyine wamubonyeho ko ari umukire? Ubwo bagiye kuzana icyo kunywa cyo nuko baje, ariko njye ntago nakinywa, nkibona ko ari uyu mukobwa wantumiye. Umuntu urimo uramubwira ngo aramwanga, akamutumiriza n'icyo kunywa akakinywa, we abantu bagira n'umutima ukomeye. Ubwo umukobwa nuko nguko yashimiye, ariko umukobwa nuko nguko yabaga arimo aramureba. Wakibaza ati se buno ntagiye kumuroga we? Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati aha, ati icyo cyano twite niba ari n'icya Sharire kiraza kuba cyapfira mu nda. Ati noneho nze kuba n'amahirwe yo kuba nashyingiranwa nawe wewe byanze. Ubwo niko yasekaga. Ubwo uhita ubyumva ko ino ji bayiroze. Ubwo nuko nguko yamwitegerezaga akavuga ati ndaza kuba nabwira Sharire ntimuze kuba mwashyingiranwa umwana wawe namara gupfa. Ubwo umukobwa akitegereza ukuntu barimo baramureba, akitegereza cyane. Undi yari yatwawe,
akamubaza ati se hari ikibazo ko mbona urimo urandeba cyane? Undi ati hoya, nta kibazo nuko nari ndimo ndareba ukuntu isura yawe irimo irasa neza. Ati rwose ni natirere, ati ufite agasura keza cyangwa ni make-up? Ni aka make-up? Umukobwa yahise atangira kuba yakikoraho akavuga ati karimo gakeya ariko nta birenze. Undi akavuga ati ati rwose ufite agasura keza, ati ariko gerageza ube wanywa kuri iyo ji watumije, ngaho kanywe rwose. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yahise ajya kwinywera, yihutira kuba yakinywera undi, ariko twabonye ko atari amahoro. Ubwo nuko nguko agiye kuba yanywa, bahise bamuhamagara kuri telefoni, bahise bamuhamagara. Ubwo ngubwo dore ukuntu Imana ibirimo irakora akazi kayo. Umukobwa bari bagiye kuba bamuhumanya, nuko yahise avuga ati yego Julia, ati bimeze gute? Ati yego madamu, ati gira vuba vuba, ati hano ibintu rwose bimeze neza, ati twagumye tugutegereje ngo uzurebe ikanzu yawe y'ubukwe, twagutegereje hano ku iduka gutyo utarimo uraza kandi amasaha agiye kuba yagera yo gufunga. Undi yahise avuga ati Yesu we, ati nari nabyibagiwe, reka nzi ndaje ubu tuvugana, reka mpite mpagera, ntabwo ndi butinde. Ubwo niko yahise amubwira ati Roza. Undi ati yego, ati unyihanganire, hari ibintu ngiyemo byihutirwa, ngiye kuba nagenda nukuri unyihanganire, ndagiye ariko tuzongera dusubire. Ubwo ngubwo niko yamubwiye ati nta kibazo genda sikigari we, ariko twabonye ko muri ino ji hari ikintu yari yashyizemo. Undi nuko nguko yaswase agenda utyo, ariko agiye kuba yahindukira yaramubwiye ati Roza we, atumbabarire nukuri nta ruhare nigeze mbigiramo, kuba nakundana na Sharire nanjye nasanze byabaye, kandi sinzi ko hari ikindi kintu nakora kugira ngo mwikuremo, rero umbabarire uzashaka undi muhungu uzagukunda. Undi yaramubwiye ati rekera aho ngaho kwigira gutya, ariko va aha ngaho ugende. Nuko nguko yamubwiye ati nta kibazo, reka nigendere. Ariko umukobwa nyine yigiraga umutima mwiza. Ubwo nuko nguko aje aho nyine yaraje kuba yakipimirira ikanzu azambara ku munsi w'ubukwe. Bamubwira ati dore ikanzu yawe ni iyi ngiyi, akira dore ngiyi watinze none bayizanye mu rugo, ibintu byose bimeze neza. Ubwo nyine yari yatinze, ikanzu ye bayizana mu rugo. Mubwira ati batubwiye nusanga itagukwira nyine ubwo ngubwo azagaruka gufata ibindi bipimo, atariko ibipimo nuko nguko. Undi aravuga ati njye kwigera se? Ati yego genda ujye kwigera rwose, ikanzu iraza kuba yagukwira. Ubwo nuko nguko yavuze ati nta kibazo, iyinzanire hano mu cyumba mbanze nyigere ndebe ibyo ari byo ukuntu imeze. Ubwo nuko nguko baje banamuzaniye n'amazi, bamubwira ati dore uze kuba wamuhereza no mazi, ibintu byose bimeze neza. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ariko uriya mukobwa ni mwiza cyane pe, ati uriya mukobwa rwose nawe ntari nzi ko ari ku mafoto gusa, kuko bayimpaye nyine ngo nze kuba nayimuzanira, ati ariko ni mwiza cyane pe. Ubwo agatangira kuba yavuga ati uriya mukobwa ni mwiza cyane, ntabwo ari ku mafoto gusa, n'undi wese yamukunda, n'undi utamukunda se ubwo yaba afite ikihe kibazo, ni mwiza cyane ntabwo ari make-up irayisize. Ubwo umukobwa nuko nguko yagiye kuba yatamwe ikanzu yari yambaye, dore nuko nguko yayizanye gake nuko nguko yasohotse yiyambariye. Ariko reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ngubwo nuko yasohotse abakozi ati mbega, ati iyo kanzu nukuri y'ubukwe irakubereye, ati yewe we, mbega ukuntu ikubereye, nukuri ni nziza cyane, irakubereye pe, ati irakubereye. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamubwira ko imubereye, bakamubwira ati itariki ndayitegereje ngiye y'ubukwe, kuko iyo kanzu ni iyayo, ni nziza cyane. Umukobwa ariko ari aho ngaho, dore ngo aratangira kuba yatenguka, nako yatengurwa. Dore batangiye kuba bamubaza tufite iki kibazo. Umukobwa atangira kuba yakikanda mu nda, bavuga ati se mu nda harimo harakurya? Umukobwa batangiye kuba bamubwira ati mu nda harimo harakurya, ati wabaye iki? Umukobwa dore ngo aratangira kuba yacika intege, akavuga ati umwana wanjye banza atameze neza. Ubwo batangiye kuba bavuga ati umeze gute ko numva ntangiye kuba nagira ubwoba, muhamagara ambulance. Umukobwa yasabye ko bahamagara ambulance, ati dore amaraso, ati reba amaraso, dore amaraso. Umukobwa wakibaza ngo abaye iki. Ubwo batangiye kuba bavuga ati muhamagara ambulance, ati muhamagara ambulance. Ubwo niko yahise avuga ati Mr Fisher, ati reka duhamagare Sharire aba yaza aha ngaha.
ubwo nako bahamagaye yavuze Miss Fisher, bahamagare Miss Fisher asigariwe. Ubwo nuko nguko yahise ahamagara tangira kuba mubaza ati habaye ikihe kibazo. Ubwo bahise bamubwira ati banguka mu rugo wirukanka, ati banguka umugore wawe agize ikibazo gitunguranye. Umugabo ati ngo nguki ikibazo gitunguranye byagenze gute se? Ubwo akiri aho ngaho Mr Hunter nuko nguko yaje amubwira ati dore amadokima ari aha ngaha, akira yasinyeho ati barimo barayashaka. Ubwo niko yahise avuga ati umugore wanjye hari ikibazo agize gitunguranye, ubu bamujyanye kwa muganga, ndaza kuba nabisinyaho reka mwirukanke njye kwa muganga. Ubwo nawe yasigaye avuga ati ikibazo kiyangagize nawe byamutunguye ati ikibazo bwoko kise. Ubwo yatangiye yasigaye aho ngaho nyine arimo aribaza ibintu byaba bibaye, akavuga ati se ko yari mu rugo se, niki se cyaba kibaye ko yari arimo aritegura ubukwe, byaba bigenze gute? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati sababariye mu rugo, ibi bintu ntabwo byumvikana pe. Ubwo nuko nguko nawe nyine yari arimo aribaza ikintu yaba abaye, mbese byamucanze. Ubwo baratwereka umukobwa yari ari aho ngaho kwa muganga. Ubwo nuko nguko umugabo yaje amubaza ati dogiteri byagenze gute umugore wanjye, niki kintu cyabaye? Ati byagenze gute? Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati se gute utita ku mugore wawe, ayo umugore wawe nta kibazo yagize, ahubwo umwana niwe wagize ikibazo. Yatangiye kuba yamubaza ati ngo nguki umwana? Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati uwuhe mwana se afite umwana? Ubwo atangira kuba yamubwira ati se umugore wawe ntabwo uzi ko atwite? Umugabo byaramutunguye ati atwite? Ati gute se atwite? Ati mbwiza ukuri muganga, ati mbwiza ukuri ni ukuri, byagenze gute ko numva urimo urangurisha, niki cyabaye ku mugore wanjye? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati se ubundi koko uri umugabo we cyangwa uri undi muntu uje aha ngaha? Umugore wawe yari afite umwana, ariko tugiye kuba twasuzuma turebe niba koko hari ikindi kintu cyabaye, rero ntuze kuba wagira ikibazo, umugore wawe turaza kuba twamenya niba ameze neza. Ubwo yahise amubaza ati se umugore wanjye ameze neza? Undi aramubwira ati cyane, ubu tugiye kuba twareba imiti tuza kuba twamuhereza, tunareba uriya mwana niba ameze neza, ibipimo twafashe tumenye neza niba umugore wawe ameze neza. Ubwo nuko nguko yamushimiye aramubwira turakoze. Undi aravuga ati bayi reka mbe nigendeye. Ariko umugabo nyine ntabwo yari azi ko umugore we atwite. Ubwo nuko nguko nawe yagiye kureba umugore we, ariko nyine ntabwo yari azi ko atwite. Ubwo umugore nuko nguko yamubonye aza amuhamagara ati Krisitali we. Undi ati nawe ati Sharire we. Ati kubera iki? Ati ni umwana wanjye yababaye. Undi yahise atangira ko yamubwira ati muganga arambwiye ngo umwana ashobora kuba nyine ameze neza, agiye kuba yareba ibipimo cyangwa se ukuntu bimeze, araza kuba yakubwira, akubwire n'imiti ukuntu iraza kuba imeze. None se kutambwiye ko utwite? Umugore yatangiye kuba yamubwira ati nanjye hashize ibyumweru 2 nari ntwite ntago nari mbizi. Undi atangira kuba yamubwira ati hoya, ati se warimo surprise basi kuzabimbwira kuri anniversary yanjye, niho washakaga kuzabimbwirira? Undi ati yego, nashakaga kuzabikubwira kuri anniversary yawe. Undi aramubwira ati nta kibazo. Ubwo ngubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati nanjye rwose ntugire ubwoba bwo kuba wambwira ibyo bintu, atariko namaje kuba nahura na Roza mu karesitora nari nagiye kuba namureba, ndimo ndakeka ko hari ikintu ashobora kuba yankoze kugira ngo umwana wanjye ze kuba yagira. None se ko ntariye iraje yampaye basi umwuka niyo yaba yangize gutya? Undi atangira kuba yatungurwa akavuga ati se gute yaba yabikoze ibyo bintu, gute yaba yabikoze akagerageza kuba yababaza umwana wanjye, gute yaba yagerageje kuba yababaza umwana wanjye? Ubwo umukobwa akavuga ati nanjye ntago ndishuwa neza, ntago nzi neza niba koko ibyo bintu ni yabikoze, atari ko hari ikintu ndimo ndumva ukuntu byagenze, kandi iraje nicyo kintu ndimo ndakeka negeze kuba najya kugerageza. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati Krisitali bimeze neza, ntugire ikibazo, ndaza kuba nabikurikirana, reka nze ndaza kuba nakora iperereza kuri ibi bintu, ndaza kuba namenya ukuntu bimeze. Ubwo niko umukobwa yavuze ati nta kibazo, ati nta kibazo. Ubwo baratwereka aho ngaho umukecuru ndetse na wa muhungu bari aha ngaha, atangira kuba yamubaza ati se byagenze gute? None se Roza baje kuba bahura? Roza se niwe wabikoze? Ubwo umukecuru nawe yari afite ibintu arimo arabaza byinshi, akavuga ati se Roza niwe wakoze ibyo bintu? Mbega Roza se niwe wabikoze? Ubwo umuhungu we yari yacecetse amubwira ati se mukecuru ko wabifashe nk'imikino? Ati ngombe kugira ikintu nkora, Roza ngombe mwereke, ngomba kugira ikintu mwereka ngiye nkamwohereza isomo, ntazongere kuba yagerageza kuba yamenyera
ubwo umukecuru nawe yari ari aho ngaho akabyumva akavuga ati bosi rero ibyo kurya dore ngibi ibyabonetse bya nimugoroba. Ubwo nuko nguko yamuzaniye ibyo kurya ngo abe yashyira umugore we ibya nimugoroba abe yabimushyira. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ngiye kuba najya ku bitaro kureba Kristale mushyire ibya nijoro aza kuba yarya. Ubwo nyine yari atangiye kuba yabwira umukecuru we ko ari buze kuba yagaruka. Ubwo ngubwo yaramubwiye ati se twajyanye? Undi aramubwira ati tujyane se? Ati nta kibazo rwose ngewe uramutse ubishatse twajyana, ati ariko ndizera ko umwana wawe ari buze kuba yagenda neza cyangwa se ari buze kuba yamera neza, ndabyizeye cyane. Ubwo undi yaramubwiye ati reka ngende wowe burije nta mpamvu yo kuba twajyana, wowe sigara. Ubwo nuko nguko yasigaye aho baratwereka umukecuru w'umukobwa ndetse na papa we bari baje aho ngaho batangira kuba bamubwira ati si kubera icyo utari watubwiye ko waje kwa muganga we? Ni ukubera iki kugeza aho Sharira ariwe wabitwibwiriye? Ati ngo waje kwa muganga kubera utwite, kuki utabitubwiye rwose ngo natwe tube twaza? Reba nazanye na papa wawe, reba nawe ibintu wadukoreye ukabatuma tuza rino joro, ni ukubera icyo utabitubwiye? Ubwo bari bazi ko nyine ngo atwite kandi bari bagerageje kuba bamwica, bakavuga ati ni ukuri mbega ibintu byiza, ati burya Sharire burya kozaho, ati mbega we, ati minota ingahe mwahuye ahise agutera inda? Ubwo niko bahise batangira kuba bavuga ati mwivuga ibyo bintu. Papa we nawe agatangira ati we mwana wanjye wivuga ibyo ngibyo ahubwo ari wowe, niba utwite ni byiza ni ukuri, mbega ibintu byiza turabishimiye. Ati iminsi ingahe mbega amakuru meza, noneho miliyoni ziri kuba. Abandi bo babaga barimo baribarira amafaranga bakavuga ati rwose amafaranga araza kuba yakikuba ni ukuri Kristale we, ati njye ntewe ishema nawe ni ukuri uri umwana wanjye. Ubwo batangiye kuba babara amafaranga bakavuga ati Sharira ubwo yaguteye inda uwo mwana ni ukuri turamwishimiye, turamwakiriye, ahubwo ubukwe butinze kuba bwaba amafaranga batwongera ndi we, mbega kaba ari agahungu ni ukuri. Ubwo bagiyeho batangira kuba bamukina hejuru, ariko umugabo akavuga ati niyo yaba ari umukobwa, nako umugore akavuga ati niyo yaba ari umukobwa ngewe nta kintu bintwaye, icyambere n'umwana hagakurikira amafaranga, ufamiye yacu turabyizeye turabishimye. Ubwo bagiyeho baraserebura batangira kuba bavuga ati hagati aho ngaho rata Kristale we, ati nyine twari tuje kuba twavugana na Sharire, hari utuntu twari tuje kuba twapanga dukeya kuri ya mafaranga yabaye makeya, turimo turagira ngo nyine abe yaduhereza andi. Umusaza we ikintu yabaga arimo aravuga ati rwose aduhaye nka miliyoni 2 cyangwa se atwongeye nako umukecuru akabyumva, nako umukobwa akabyumva nyine akumva ukuntu papa we ariko agatangira kuba yavuga ati papa nawe mama, ati ibyo ngibyo murimo muravuga iby'umwana ntawe uhari, umwana wanjye ashobora kutabaho. Umukecuru ati ngo iki kubera iki se umwana atabaho kandi uri hano kwa muganga kandi utwite, ibyo bintu bishoboka gute? Ntago bishoboka. Ubwo abandi bari barimo barabara amafaranga bakavuga ati hoya ntago bishoboka gute utari bubyare. Ubwo nuko nguko umuhungu yaje atangira kuba yavuga ati Sheri, ati umwana ameze neza, dore dogiteri niwe ubimbwiye. Umukobwa yarasaze atangira kuba yavuga ati biri serious umwana wanjye ameze neza. Umukecuru ati yego nari nabikubwiye umwana ameze neza, nari mbizi. N'umusaza ati yego umwana ameze neza. Ubwo nuko nguko bagiyeho baraserebura barishima cyane, umwana yari ameze neza. Batangira kuba bavuga ati mbega, ati nari mbizi buriya Sharire we, nari ndimo mukomeza buriya mu gihe utari uri aha ngaha, mubwira ati wowe ukozaho rimwe umwana agahita aza. Umugabo yagiraga injuga abeshya kuba umugabo, nawe agatangira ati mwebwe ntimugire ikibazo, ibintu byose bimeze neza. Umusaza we ariko nyine we arimo aratera imibare agatangira ati nyine ikintu ndimo ndavuga nyine ni ku bwatsi ku mafaranga. Ubwo nyine we ntago yaripfanaga, uno muryango wakundaga ikintu bita amafaranga bimwe bitavuga. Ubwo ngubwo nyine umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo tugenda tujye kubivuganira hanze, ibyo ntago ari ngombwa kubivugira aha ngaha, tujye hanze. Umusaza we yakundaga icyitwa irufaranga, nuko nguko yajyanye n'umuhungu nyine ngo bajye kuvuga ku by'amafaranga. Ubwo mama we yasigaye aho ngaho arimo aramubwira ati mwana wanjye, ati ibintu byose bizagenda neza, ntukabone nyine tuba turimo turavuga ku by'amafaranga, atariko ibintu wowe gusa bizagenda neza, ntukajye uturakarira. Nuko twabonye umuryango nyine wifashije, tugomba natwe kuzagira ahantu tugeza. Ati nawe urabizi neza ko duhagaze nabi, rero ntukabijye ubirakariramo cyangwa ubigireho ikibazo. Ubwo yaramubwiye ati mama,
atariko nawe rwose urabona ko namwe mugora abantu, genda naniwe reka mbe niryamiye, ariko mubyumve mugora abantu. Umukecuru agaseka avuga ati hoya 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 hoya, ngabanza uruhuke nta kibazo, papa agiye kuba yaganira na Sharire ryama. Ubwo bo ntibintu byo kubakura ku mafaranga ibyo ngibyo nta kintu bari kumva. Rero yaramubwiye ati Sharire agiye kuba yaganira, namara kuba yaganira araza kuba yagufata tugende. Ubwo nuko nguko nyine baryamye, nako yaryamye. Ubwo ntibyatinze n'umunsi w'ubukwe warageze. Ubwo batangira ko bavuga ati muriteguye kuba wamubera umugore? Ubwo nuko nguko batangiye kuba bababaza ati uriteguye kuba wamubera umugabo? Ati cyane. Ubwo nuko nguko batangiye kuba babaza n'umukobwa ati se urabyiteguye ko akubera umugabo? Ati cyane nanjye ndabyiteguye. Ubwo ababyeyi bahitaga bavuga ati miliyoni zindi zirinjisha. Ubwo rero niba ubyemeye ngaho soma umugeni wawe. Undi aravuga ati kumusoma gusa se, reka nze mbanze munyungute. Nuko nguko yagiyeho avuga ati ngereka nze mbanze muhorobye. Tayari nuko nguko bagiyeho barasomana. Umuntu akubwiye ko inkuru yacu irangiriye ahangaha ugira ngo se yabakubeshye. Reka nshimire umuntu wese twayibanyemo kuva itangiye kugeza irangiye. Ndagushimira cyane. Vuba ahangaha turahita dutangira kandi, ariko reba neza niba warakoze subscribe. Usanze utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like.